bantu twasozanije igice cya mbere, iki ngiki ni igice cya kabiri ku nkuru y'urukundo rwa Parker na Zoe cyangwa se Alice. Niba mwibuka aho twasoje ubwo Zoe, Alice cyangwa se Mama Luna bari bamwimuye rwose bamukuye kuri kampani ya Parker Group, bamwohereje ku cyicaro kiri hasi yayo cyitwa Hoover Group cyangwa se Hoover Company. Ariko ubwo umukobwa yarakitseyo we yabonye rwose bari biteguye kwakira Madamu Mr Parker, agira ngo niwe biteguye kwakira, ariko twabonye yuko ari wa mukobwa rwose ukomeje kwiyitirira yuko ari sheri wa Mr Parker waruje aho ngaho. Gusa mbere yuko dutangira aka gace ka kabiri, reba neza ko wakanze subscribe ndetse ukire n'igitekerezo cyawe aho ngaho hasi muri comment. Barakwereka rwose abakozi hano bose bari baje bari kwitegura bavuga ati muze tujye kwakira Madamu Mr Parker cyangwa se Mrs Parker, kandi ikindi kandi muze kwitwararika kugira ngo rwose azasubire yatuvuganira neza kuri boss avuga yuko dukora neza. Ubwo ngo ni manager wabo wari umaze kubabwira. Abakobwa bari aha ngaha bavuga ati ariko se muzi ko Mr Parker rwose yasoje impamyabumenyi y'ikirenga, ati buriya rwose afite PhD mu bintu byo kwiga, ati harahirwa umukobwa rwose uzashakwa nawe pe. Abakobwa bose bari hano bafite amatsiko bibaza bati se uwo mukobwa ugiye gushyingiranwa na Mr Parker n'uwuhe. Manager wabo nawe yararaha abaha amategeko abavuga ati rero uyu munsi mugomba kwitwara neza tugakora ibishoboka byose kuko ubundi abizi nta kindi kimuzanye hano ni kugira ngo abe yatugenzura ubundi ajye kudutangira amakuru. Ubwo rero namwe mugomba kwitwara neza. Barakwereka Alice nawe yarahingutse aha ngaha Mama wa Luna araje aravuga ati mbega ukuntu banyiteguye. We disi yarazi ko ari we biteguye, gusa bari hano ntago ari we bari biteguye. Yaje mu kubasuhuza nabo bahita bamusuhuza bavuga ati rwose mu by'ukuri turakwishimiye Madamu Mr Parker, ati ni iby'agaciro kuba ugeze aha ngaha. Abari bari hano bose bahise bamwunamira, umukobwa agira ngo niwe bari kunamira, kumbe ni uwari uhagaze inyuma ye twabonye bita Claire. Alice Zoe yahise areba inyuma arangije aribaza ati ariko si ibi ni ibiki. Barakwereka Claire yarari aho ngaho nawe aho n'uburyo bamwitayeho bigaragara ko aba bantu bari aha ngaha nanone batari babwiwe ko babakakira uyu nguyu Claire, kuko nawe bamwakiye bamwubashye ndetse cyane biramutungura aribaza ati ariko se ubu ngubu yaba ari Mr Parker wababwiye ko ndi buze hano akaba ariyo mpamvu rwose banyiteguye gutya. Gusa Mr Parker we yari yababwiye ngo bitegure, uwo bagombaga kwitegura ni uyu nguyu Zoe Alice, ariko bo bakitse ko ari uyu mukobwa rwose byahuranye nuko Claire aje aha ngaha bahita bakeka ko ari we. Umukobwa yaravuze ati mu by'ukuri njyewe ndi umugore wa Mr Parker. Umukobwa uri hano ariyemera cyane, nta nubwo avuga ko ari sheri, wavuga ko ari umugore we. Ati rwose kandi ngiye nkaba nkomoka mu muryango wo kwa ba Claire. Manager ya kampani ya hano yahise amubaza ati none se ni Claire Group ya kampani iri muzikize za mbere hano muri iki gihugu? Ati yego rwose mwabyumvise neza. Ati none se murumva umugore wa Mr Parker yaba aturuka ahantu haciriritse gutyo? Ati nanjye ngomba kuba nuruka ahantu rwose hubahisha umugabo wanjye. Ati uyu munsi rwose mugomba kuza kwitwara neza kugira ngo nze kubona ibyo nsubirayo mbwira umugabo wanjye ku bijyanye n'imyitwarire ndetse n'imikorere yanyu. Ikindi kandi nizere ko nta makosa namwe muri buze kuba mwakora, nk'uko bisanzwe nsanzwe numva yuko hano mudakora neza. Ibyo nabyo biri muri bimwe mu byanzanye aha. Uyu mukobwa akomeje gukurikirana Mr Parker kandi twe twaribonye yuko atanazi Mr Parker uwo ari we, kuko ubwo bahuye ntabwo yigeze amumenya ndetse yaranamututse amubwira nabi cyane. Ariko situzi impamvu akomeje kuba yamukurikirana aza ku mashami y'amakampani ye ahantu hose. Barakwereka Alice nawe yahise abaza manager ati manager ni ngiye mukozi mushyashya bohereje, nitwa Zoe Alice. Manager yahise amubwira ati ariko se umukobwa urabona nk'ufitiye umwanya, urabona Mrs Parker atari hano? Kumbe barakwereka twana Luna ndetse na Ande natwo twari tuje. Luna arangije abaza Ande ati ariko se Ande uri sure ko mama wacu yaje gukora hano? Ande rwose ni akana gato ariko ubona yuko gafite ubwenge gakuru, kanyije kabwira gashiki kakati ngenda bizi neza mama wacu ni hano bamwohereje. Barakwereka rwose ubwo ngubwo bose bahise bahagarara kuri Nde, bahagarara rwose bari kubwira nabi Zoe Alice. Andi na Luna barabibonye baravuga ati dore wa mukobwa mubi yongeye kuba yatoteza mama wacu, uranda biza arimo kumubwira nabi. Barakwereka Andi na Luna bahise baza biruka. Andi arangije avuga ati ariko se wa mugore we uzarekera aho ngaho ryari kugenda kuri mama wacu? Manager yahise abwira akana atari ko wakana we nta soni ugira, aturabizi neza ko uyu mudamu ari Mrs Parker. Claire nawe uri hano rwose yahise yiyemera ubona yuko ari kurebana kantu ko kwirata cyane. Icyo batazi nuko uyu mwana bari kubwira ngo uyu nguyu ni umugore wa Mr Parker
ahubwo ari umwana wa Mr Parker. Andy yaravuze ati uyu mugore ni umunyabinyoma. Ati Mr Parker bavuga nta nubwo amuzi. Ati mama wanjye niwe mugore wa Mr Parker. Uyu mugore atinyuka kwiyitirira koko uwa papa kandi atari umugore we. Ati baze yuko atazi na Mr Parker wari. Bari aho ngaho bose bahise bumirwa, batangira kuba baninura Alice hano bavuga ati uyu mukobwa wambaye imyenda se wagira ngo yayikuye muri puberi, uyu nguyu koko yaba umugore wa Mr Parker. Ati mbega ukuntu uyu mugore ari umunyamico mibi, uwirwa ashuka utwana two atubwira ngo ni umugore wa Mr Parker. Abari hano rwose batangiye kuba babwira nabi Alice bavuga ati cyangwa abo bana bawe waba warababyaye hanze utazi papa wabo, ukaba ubabeshya ko papa wabo ari uramukire Mr Parker. Barakwereka Claire nawe uri hano rwose yahise aboneraho kuba yabwira nabi Alice Zoe. Arangije aravuga ati wa mukobwa we buri gihe uruteza ibibazo kandi ndakeka atari n'ubwa mbere duhuye we n'utu twana twe tutunyabibazo. Hano Andy yahise avuga ati nawe wa mukobwa uri umunyabinyoma, ati ntuze kumenyera ndetse nukomeze no kugenda ubeshya. Barakwereka Karuna nako kahise kavuga ati yego rwose ndabizi ibyo Andy ari kuvuga ntago yaba abeshya, uyu mukobwa rwose arabeshya nta nubwo azi Mr Parker wari. Barakwereka umukobwa uri hano ariko nanone twana twari turi kumutera ingingo. Abakobwa bari hano bakomeje baserereza Alice Zoe bamubwira ati ariko se wa mugore we kuki utagira ikinyabupfura, kuki utajya utoza abana bawe kuba bagira umuco bakamenya abana bari bo bakajya bubaha n'abantu. Ati ubu ngubu uricara ukabeshya abana bawe ngo bajye bigira nk'aho ari abakire nk'aho mukize kandi ubukene bwenda kubica. Barakwereka hano Alice Zoe nawe koko yumvise ari byo cyane yuko atanazi kuriya mugabo babana Parker ariwe Mr Parker nyirizi kampani. Arangije abwira Andy ati Andy urabizi ariko ko kubeshya ari bibi, wajya urekera aho ngaho kubeshya. Andy arangije aravuga ati ariko mama njyewe ntabwo mba ndi kubeshya, ibyo mba ndi kuvuga ni ukuri. Ati kandi Luna waranyizera ahubwo sinzi impamvu wowe udashaka kunyizera. Ati wa mugore we rero ngiye musabye imbabazi kubera yuko numviye mama wanjye, ntugire ngo ndagutinya kandi ikindi nta nubwo narekera kuvuga kuri umubeshyi. Barakwereka rwose Claire yabonye ibyaka kana atabivamo. Manager arangije aramubwira ati rwose nyakubahwa icaho twigendere iby'uyu mugore n'abana be byihorere. Zoe rwose yakomeje hano abwira utwana tw'ukuntu tugomba kwitwara, abwira Andy ati Andy kabone nubwo twaba turi abakene ntago ari byiza ko ukomeza kugenda rwose wigira nk'aho turi abakire. Ati se kuba turi abakene hari icyo byaba bigutwaye, gusa icyo atazi aka kana ko kamenyereye kwibera mu buzima bw'abakire ibyo ngibyo ari kukabwira ntabwo kari kubyumva. Andy yaravuze ati mama uzabyumva wenda igihe kimwe, ariko ngiye mu by'ukuri ntabwo mba nshaka kwigira umukire nta nubwo mba ndi kubeshya. Ati wenda igihe kimwe uzabyumva, nawe urabizi rwose umwana ungana nk'uyu ntabwo yakubwira ibintu ngo ubyemere cyangwa se yemere ko ari byo, mu gihe noneho papa we ari kukwereka ko ibyo umwana akubwira byose ari bya bindi by'abana kandi murabizi ibintu byinshi abana bavuga bari kwikinira, nta n'umwana ujya upfa kuvuga ikintu kibi. Barakwereka manager yahise agaruka arangije aravuga ati ariko se Zoe uyu akazi kakuzanye hano koko? Ati ku munsi wa mbere ushaka no kuba wakirirwa mu kazi? Ati nyaruka vaho wihutuze mu kazi, ati cyangwa se madamu wa Mr Parker aze kugenda tuvuga nabi. Barakwereka Zoe yabwiye abana be ati rero mwabana mwe musigara aha ngaha, ati rwose mutaza kuba mwatinyuka kujya mu muhanda mwenyine ndaza kubasanga aha ngaha. Andy yaravuze ati mama humura rwose nanjye ndasigara aha ngaha ndi kurinda mushiki wanjye, aturaza uhadusanga. Luna nawe yahise avuga ati mama ugira akazi keza, ati kandi njyewe na Andy turagukunda cyane urasanga tugutegerereje aha ngaha. Umukobwa wacu Disi yahise yirukanga ngo atangire akazi, gusa turi kubibona yuko nanone akana hano gakomeza kugenda kamubwiza ukuri, ariko ntabwo yakumva iby'umwana ngo yirengagize ibya papa we mu gihe papa w'umwana adashaka ko uyu mukobwa ahita amenya yuko ari abakire. Ariko nanone igice cya mbere twagisoje ubwo uyu Mr Parker yari amaze kumenya ko Alice cyangwa se Zoe nta kintu na kimwe azi ku by'umuryango wa Parker, bivuze ko atakimukeka noneho ko yaba amukurikiyeho ubutunzi, yamaze kumenya ko uriya mukobwa hashize he yaba atazi iby'uyu muryango. Barakwereka akana kari hano kahise gahamagara papa wako, karangije karavuga ati none se papa ntabwo uri buze kuza kudufata njyewe na mama na Luna? Ati rwose turi ahantu mama yagiye gukorera aho bamwimuriye. Mr Parker yaravuze ati ariko wa mwana urabizi yuko mba ndi mu kazi. Kandi karangije karavuga ati papa yego rero ndaza kureba niba uri wa mugabo utita ku mugore we, ubwo ngaho noneho utaza kudufata twe na mama abandi bagabo bari buze kumwitwarira, cyangwa se wohereze Mr Chad azamutware nk'uko usanzwe ubikora. Ati rero urabura umugabo utita ku mugore wawe. Umugabo agiye kugira ibindi arenzaho akana kahise kamukupa. Luna arangije arabaza ati none se Andy urabizi neza ko papa ari buze?
Andi arangije avuga ati cyane rwose nta muntu waba uzi papa we, nta muntu waba uzi papa kundusha. Barakwereka muri ako kanya abakozi barasohotse, ubwo amasaha yari yakuze igihe cyo gutaha kigeze. Claire nawe asanga imodoka ya Mr Park iri aho ngaho. Abakozi batangiye kujujura bavuga ati mbega imodoka nziza. Ati nta n'imodoka ya Mr Park nta muntu n'umwe utayizi bajya bayicisha ku makuru. Ati niyo modoka yonyine iri muri iki gihugu imeze kuriya, nta yindi imeze nkayo. Ubwo Claire nawe yatangiye gutekereza ati none se Mr Park baba bamubwiye ko naje aha ngaha akaba aje kumfata? Umukobwa rwose hano yatangiye kwiyemera, atangira kwigira neza nk'umuntu nyine baje gufata, avuga ati nyuma na nyuma ati rwose shiri wanjye aje kuba yamfata hano ku kazi. Ati se singibi simureba sinari nababwiye. Barakwereka muri ako kanya Mr Park yahise asohokamo, ariko Claire wibuke yuko azi Mr Park nk'umukozi, atamuzi nka Mr Park. Claire rwose agiye kubonabona ni wa mukozi bigeze gutongana cyangwa se wa mushoferi wa Mr Park, gusa icyo atazi nuko ari we Mr Park wa nyawe. Kandi nk'umukire nyine wa company, abandi bose baba baza abakozi, abantu benshi hano bazi Mr Chad, ntabwo rwose uyu nguyu bamuzi. Barakwereka hano rwose Claire yaraje aravuga ati ariko se nanone ni wowe waye munyabibazo we? Ati none se Mr Park noneho wamusize hehe? Atuzarekera aho ngaho kwigira nkaho ari wowe uyobora ibintu byose kugeza ryari? Ati rwose ndambiye kujya mpura n'imbwa nkawe itwaye imodoka ya Mr Park. Ati ubundi kuki atayitwarira ataraza kuba yansobanurira? Umva umukobwa ukuntu yatangiye kwigira atuka umusore, gusa icyo atazi uyu musore yita imbwa ni nawe rwose Mr Park wa nyawe. Arakwereka umusore yamubwiye ati ariko ntabwo byari ngombwa kunuka, ikindi kandi utinjira no muri iyo modoka ntabwo bantumye kugutora. Ati ngiye rwose nje gufata umugore wanjye n'abana banjye ngo twitahe. Arakwereka Alice yahise amwegera arangije aravuga ati ariko se Park uragira ngo bazakwirukane mu kazi koko? Ati imodoka ya Mr Park ntabwo ari iyo gukoresha ku giti cyawe, ntabwo twayigendamo. Akana hano kahise kavuga ati ariko se mama ubu uzarekera aho ngaho urya ariko? Ati iyi modoka ni iya papa. Barakwereka rwose Claire yahise yongera abwira akana ati ariko aka kana kagira kwiyemera kwinshi, iyi modoka ni iya papa wese n'igihe iki kibigaragaza. N'abandi bakozi bose bari baraho batangiye kuvuga ati wa mugore rwose umeze nk'uturuka mu myanda, burya ni nk'umugore w'umushoferi wa Mr Park. Ati rwose niyo mpamvu akana ke kaje kiyemera ati papa wako niwe Mr Park. Ati cyangwa shahara ukuntu bagiye babigenza abana akaba ari n'aba Mr Park rwose uyu mugabo kubera ari umushoferi we akaba muhigamira mu buriri. Ubwo murumva namwe ibyo washatse kuvuga. Akana kahise kirukanga mu modoka ashatse kukabuza biranga, gahita kazana rwose perime ya papa wako. Karavuga ati ariko se muzi ko ngende ndimo kubabishya? Ati fata iyi perime urebe. Kumva umugore uri hano yafashe perime, mu kureba abona handitseho Mr Park, abona n'ifoto ni y'umusore, abona rwose ibyangombwa byose biragaragaza ko uyu musore ari we Mr Park ndetse n'imodoka ari iye. Akana kahise kabwira Claire ati none se urongera kurenzaho iki kandi ntabwo byiboneye se ko uyu nguyu ari we Mr Park, ko n'imodoka ari iyacu ari iya papa? Umukobwa uri hano rwose ngo ni Claire ntabwo yahita yizera ibintu nk'ibyo ngibyo, nta nubwo yakizera ko Mr Park afite umugore cyangwa se afite n'abana, wazi Mr Park nk'umusore. Yavuze ati wa musore we sinzi iyo mitwe uri guteka ndetse n'ibyo binyoma byawe n'umwana wawe ndetse n'umugore wawe aho bizabageza, ariko vuba aha ngaha biraza kurangira. Arakwereka Claire yahise ajugunya perime hasi, Alice zowe nawe arangije arayifata. Ubwo ni mama wa Runa aravuga ati ariko se Park ibintu wakoze ni ibiki? Ko mbona iki cyangombwa kikubaruyeho, iyi modoka ni iyawe? Park rwose yaravuze ati none se hari ikibazo kuba narafekinze icyo cyangombwa nkaba nyifite ari icya fake? Zowe arangije aramubwira ati ariko Park uri umusazi, ati uzi ko bazagufunga cyangwa se bakakwicisha? Uratinyuka imodoka ya boss wawe ukayiyitirira iyawe? Rwose umukobwa hano yaramurakariye, gusa icyo atazi nuko uyu nguyu ari we Mr Park, ahubwo umusore ntabwo arafata umwanzuro wo kuba yamuhishurira ngo amubwire yuko ari we Mr Park, ari nawe rwose boss we cyangwa se ari we nyirizi kampani zose. Umukobwa yahise avuga ati nyamara ati ushobora kuba uteye nk'umuhungu wawe, ariko nshaka kumukuregera kabona uko waba umeze kose ntabwo ari ngombwa ngo n'umwana amere gutya. Ati umwana wawe akomeje kugenda yigira nkaho turi abakire, aza mu bantu rwose avuga ngo papa we ni Mr Park, avuga ibintu rwose biterekeye byo kwigira nkaho turi abakire. Ati se kuba dukinnye hari icyo bibatwaye? Ati mwembi babiri hari icyo byaba bibatwaye kuba dukinnye? Mr Park yatangiye kugira isoni, arangije aravuga ati mu by'ukuri kuba dukinnye ntacyo bidutwaye. Ati none se wagiye ubuza uyu mwana andi rwose akareka gukomeza kwigira nkaho dukize? Wibuke rwose ahantu hose andi azavuga ko rwose ari umukire. Wibuke n'ubushize yazanye ikarita avuga ati rwose ngiye ndishyura miliyoni 7 cyangwa se miliyoni 14. Ati utwo ngutwo ni utuntu tuboroshye. Zoe nawe byakomeje kumutera ikibazo, nawe ntabwo wakishima ubona umwana wawe
atishimiye ubuzima murimo. Gusa nyine yahise avuga ati oke mureke tubyirengagize tureke kubwirana nabi, ati ndanishimye kuba tugiye kugenda mu modoka nziza nk'iyi, ati mujye mu modoka dutahe. Barakwereka bageze mu rugo, gusa Zoe aracyafite cya cyangombwa cya Mr Parker. Andi yaramubaje ati ariko se mama ko akomeje kwitegereza perime ya papa ni ukubera iki? Barakwereka kumbi muri ako kanya uko Zoe nawe yakomeje yitegereza rwose yibazaho ibintu byinshi. Parker yahise yinjira ahita yikanga. Zoe aranjira amubwira turazi n'ikindi Parker, ati nari ndimo gutekereza, aturabona rwose Mr Parker aramutse abonye iki cyangombwa cyawe, ati cyane ko noneho n'umugore we yabonye ko ugifite kandi cyanditse mu mazina yawe wantigize Mr Parker. Ubwo rero umugore we bivuze ngo naza kugenda agatanga amakuru bashobora kuba bagufungisha cyangwa bakanakwicisha kubera ibintu wakoze. Ati yo nari natekereje ko ikintu cyiza ari uko twabikemura iki cyangombwa tukaba twacyangiza wumve, kandi iki cyangombwa ni cy'umusore bya nyabyo, reka noneho uyu mugore azagitwike bivuye mu kubeshya k'uyu musore. Barakwereka Zoe yakomeje amubwira ati njye nabonye aribwo buryo bwiza bwo kugira ngo bataza kuba bagukurikirana, nta n'uri buze kumenya ibyo ari byo, iki cyangombwa ntitucyangize. Umusore arangije amubwira ati ariko si kubera icyo watekereza gutyo, ati se ubundi iriya modoka ibaye ari iyacu byagenda gute? Zoe arangije amubwira ati rekera aho ngaho. Andi nawe yahise avuga ati ariko mama nawe rwose ubanza utekereze cyane nyuma yo kugira icyo ukora. Runa arangije amubaza ati ariko se Andi we niba ikirimo kuvuga? Ati nyine nabwiraga mama abanza atekereze cyane mbere yo kuba yafata kiriya cyangombwa ngo acyangize. Barakwereka rwose Zoe yari ari hanakomeje avuga ati rwose ibi bintu tugomba kubikora, ati iki cyangombwa tugomba kucyangiza kugira ngo bitaza rwose kuba byadushyira mu bibazo. Ati ndabeshye Parker, ati ibyo nisi tugomba kubikora. Parker ntabwo yagombaga guhakana kuko niwe wabeshye umugore wamubwira ko rwose ari icya fake. Barakwereka umukobwa yahise agifata aragica vavana no gutekereza kenshi. Parker nawe arangije arikanga umujinya uramwica, abura icyakora ariko niwe wabiteye niwe wabeshye, akana nako karabibonye uburyo Zoe wagiciye cyangwa se mama wako. Zoe arangije abaza Parker ati Parker si byiza si ibintu dukoze? Parker arikiriza ariko ari gupfa ari gushiriramo imbere, murabizi namwe ibintu byo kubona ibyangombwa ukuntu biba bigoye, ariko uyu nguyu ni umukire nanone ntabwo byamugora. Yabonye icyangombwa cye bagica biramurakaza ariko nta kundi yari kubigenza, byaturutse mu kubeshya kwe. Akana kari hano karangije karavuga ati mama ndakeka muri mwe nta muntu n'umwe uri buze kwicuza, aturi bwicuza araba ari amakosa ye kubera ko karabizi ko ibi ngibi byagombaga kuba kuri papa wako bitewe no kubeshya kwe. Runa yabaje Andi ati ariko se Andi kuko umeze uvuga nk'abantu bakuru nawe wajya uvuga ibintu kubera ko tungana nanjye nkabyumva. Ka Andi kari hano rwose ntabwo kajya kavuga nk'akana, kavuga nk'abantu bakuru igihe cyose. Zoe arangije aravuga ati rwose muri twe ntawe uri bwicuze wa mwana we, ati humura rwose. Andi arangije aravuga ati ok reka nizere ko nta muntu uri buze kwicuza kubera ko karabizi ko papa wako rwose ari kwicuza, biramubabaje kuba ibyangombwa bye babiciye. Barakwereka rwose Mr Parker yahise ajya ku ruhande, arangije ahamagara Mr Chad cyangwa se wa wundi umwungirije, aravuga ati mu by'ukuri perime yanjye Zoe arayiciye, ati rwose nshakira indi perime, ubu ngubu nta buryo mfite bwo kuba natwara. Barakwereka muri ako kanya yatangiye kwibuka uburyo Zoe cyangwa se umugore we yakomeje kugenda amubwira ati rwose umugore wa Mr Parker yatubonye atashobora kuza kuturega. Yahise anabwira Mr Chad atari kuri bundi unankurira iperereza umenye uriya mukobwa njye nawe twasezeranye ryari, kagenda avuga ahantu hose ngo ni umugore we. Uriya mukobwa naba narigeze nsezerana nawe ra nkuko yakavugaga ibyo ngibyo. Hano Zoe yahise avayo ariko umwongora avuga ati Mr Parker ati vayo rwose tujye kugura imodoka, ntumbaze ngo amafaranga yo kugura imodoka baraza kuyakura. Andi yahise abaza mama we bageze kuri store aho bacuruza amamodoka, aramaze ati none se mama tuje kugura amamodoka ufite amafaranga? Hano rwose Zoe yahise ababwira ati we Runa ndetse na Andi ati nimugire ikibazo amafaranga yo kugura imodoka ntabwo turi buze kuyagura. Andi yahise yikanga kubera akazi mama we nk'umukene, aramaze ati none se mama amafaranga uraza kuyakura hehe? Hano rwose yahise ababwira ati ngewe se none muzi ngo ntago nkora cyangwa muzi ngo turi abakene gutyo gusa? Ati nanjye hano mfite ikarita nizigamyeho udufaranga twose nakoreye mu myaka myinshi, ati yewe nimugire ikibazo hano hariho miliyoni zigera muri 13, ati kandi ndakeka turaza kubonamo imodoka. Hano rwose Runa ndetse na Andi bahise bakomera amashyi umubyeyi uraha. Umusore nawe uri hano arangije arikanga ati miliyoni 13 zose warazigamye? Ati se ayo mafaranga waba uyakuye hehe koko? Umukobwa yahise amwegera aravuga ati ariko se simwambwiye ko tuzajya dukomeza kugenda twigira nk'abakire? Ati yewe natwe mureke twigire nk'abakire basi bwa rimwe, wenda nibura turi buze kwishima ndetse na Andi bimushimishe cyane ko akunda kwigira nk'umukire, ariko nanone izo miliyoni 13 zo arazifite.
barakwereka hano barakomeje ahantu bari gucuruza amamodoka bagenda bashakisha. Uyu musore Mr Parker ni umukire ukomeye cyane, ariko urebye utumodoka tw'amaki bari kumuzanamo, umusore rwose yumiwe iby'uyu mukobwa ngo ni Zoe arimo gukora. Barakwereka rwose hano Andy yabonye imodoka nziza arangije yikoraho. Umukozi waho ngaho ahita aza yiruka aravuga ati wakana gute watinyuka gukora kw'iyo modoka, atuzi ko n'irange risize iyo modoka ryonyine mutayirigura. Akana karavuze ati ariko se wa mukobwa ibyo ngibyo uri kuvuga ni ibiki? Ati ubundi wabuze abo turi bo mbere yuko uvuga gutya? Umukozi wa hano rwose arangije aravuga ati erega kumenya abo muri bo biroroshye, ati cyane ndebeye ku myenda yanyu rwose uburyo ihendutsemo wagira ngo mwayitoraguye. Ibyo byonyine byahita bituma amenya yuko muri abantu baciriritse. Zoe rwose yahise abwira umukozi wa hano bacuruza amamodoka, arangije aramubwira ati ariko se nuko nguko serivisi zanyu muzitanga koko? Ati ubundi ayo ngayo ni amagambo wakabwiye umwana mutoya nk'uyu? Ariko nanone koko nibyo, umukozi nk'uyu nguyu cyangwa se umuntu uwo ari we wese ntabwo aba yemerewe kuba yabwira umwana mutoya amagambo mabi. Zoe byaramubabaje ariko nta kindi yari gukora. Arangije aravuga ati Andy humura kandi ati turi bujye gushaka imodoka itubereye rwose twagura. Andy akareba papa bikamubabaza ukuntu papa akomeje gutuma rwose bamukandamiza bamugira nk'aho ari umutindi. Arangije aravuga ati ariko se ubundi gute tujya gushaka izindi modoka? Ati noneho njye niyi ngiyi nshaka kandi niyo turi bugure. Abakozi bari hano barikanze baravuga ati ariko se aka kana kabaye iki? Zoe nawe akomeza kugenda ambwira Andy ati ariko se Andy sinakubwiye ko ujye witonda ujye witwara neza, iyo mikino yo gukomeza twigira nk'aho turi abakire sinayikubujije. Barakwereka abakozi bari aha ngaha bakomeje kubaseka, gusa mu by'ukuri aka kana nubwo bari kugaseka aka kandi ibyo kari kuvuga karabizi ndetse kabihagazeho, iwabo barakize. Umwana uri hano rwose kugira ngo anabemeze yahise avuga uburebure bw'imodoka, yahita avuga n'ubugari bwayo, arangije avuga na moteri imodoka yambaye ukuntu yitwa ndetse n'amavuta iyi modoka inywa. Arangije ababaza ati none se ibyo ngibyo ntabwo bihagije? Ati ndakeka namwe mwabakozi mwe mukora aha ngaha ibyo bintu mvuze bigize iyi modoka mutabizi. Karuna kahise kamukomera amashyi karavuga ati mu by'ukuri mfite musaza wanjye w'umuhanga. Ariko Zoe nawe yarikanze kumva umwana muto nk'uyu azi ibice byose bigize imodoka z'ukuntu ireshya, azi ubugari bwayo, azi moteri yambaye ndetse n'amavuta iyi modoka inywa. Ise nawe yahise yikanga aravuga ati ariko se iki cyana cyaba kigiye kundaburiza? Uyu mwana n'uwo mu mashyira ibintu by'amamodoka babizi neza cyane. Zoe yahise abaza Parker ati ariko se Parker ni wewe wigishije ibyo bintu Andy? Zoe arangije aravuga ati cyane rwose Andy ibyo bintu nta nubwo ariko nabimwigishije, ati yabibonye mu kinyamakuru. Zoe arangije aravuga ati ariko se Andy katazi gusoma neza n'ibinyamakuru Parker ahubwo ngubwo ntabwo urimo kumbeshya? Ibyo bintu gute koko Andy yaba yarabibonye mu kinyamakuru? Ati oya, ati nako narabimwigishije. Umusore hano rwose akomeje kugenda avuga avanga ibintu, ubona yuko ibintu byo kubeshya ntabwo ari ibintu bye. Zoe yaravuze ati ati reka dufate nk'aho ibyo bintu ari we rwose wabimwigishe cyane yuko uri n'umushoferi, ati cyangwa akaba ari Mr Parker wabimubwiye. Runa arangije aravuga ati cyane rwose ubwo Mr Parker umwe w'umukire ari inshuti ye niwe wabimubwiye. Arangije amubaza ati none se Mr Parker niwe wabikubwiye? Andy nawe yitegereza se aravuga ati cyane rwose Mr Parker niwe wabimbwiye, gusa warabizi ko ari kuvuga papa we, ariko papa yamutegetse yuko agomba kumuhisha, atagomba kuba yamugaragariza aba bantu. Zoe yatangiye kuvuga ati mu by'ukuri nifuje kuba nahura na Mr Parker, ati Mr Parker ni umuntu mwiza, icyo atazi nuko bari kumwe ndetse ari no kumwumva. Naka Andy nako kakomeje kureba mama wako kumva ibintu arimo kuvuga, atazi yuko Mr Parker ari kuvuga ko ashaka kuzahura nawe bari kumwe. Twana twahise tumubaza ati none se mama Mr Parker uramukunda? Ubwo papa we nawe arahari kugira ngo yumve niba umugore wamukunda cyangwa se umugore we yikundira amafaranga. Yaravuze ati mu by'ukuri Mr Parker ibyo ari byo byose ni umuntu mwiza, gusa kivuga Mr Parker barakwereka rwose Joshua wa undi wamutaye ndetse n'umugore we Regina nabo bari aho ngaho, bigaragara yuko bari baje kugura imodoka. Wibuke ko abangaba bahora bashwana nabo. Mr Parker yarabitegereje uburyo rwose baje basebya Zoe bavuga ati ariko se wagakobwe utukomeza kugenda uvuga Mr Parker, turabizi neza ko n'izina rya Mr Parker utemerewe kuba warivuga ku karubanda. Karuna kahise kavuga ati wa mugore uri umuntu mubi ndakuzi, ati utaba wongeye kuzana none kuba wabwira nabi mama wanjye, ati noneho ntago papa ari buze kukwihanganira. Ariko umukobwa yabonye Joshua ndetse n'umugore we baje aho ngaho araceceka, akana karangije karirukanka ngo kabe kakubita Regina areke gukomeza kuvuga mama wako nabi. Barakwereka akana kakibegera, Joshua yahise agafata. Wibuke ko Joshua ari we warize uyu mwana. Arangije aravuga ati ariko wakana katagira ababyeyi, ati narakureze rwose mizi ko nakubyeyi nkurera imyaka 3 yose, none uratinyuka ukanyishonguraho.
Joshua hano rwose yatangiye kuba yakanda akana n'akabwira nabi. Zoe nawe arangije aramubwira ati Joshua ndekurira umwana. Barakwereka Andy nawe yahise yirukanka ngo abe yatabara mushiki we, gusa na Parker nawe yari ari aho ngaho ari kurebera. Arangije aravuga ati wa musore we rekura umwana cyangwa se mbe nagutezaho ibyago. Barakwerekana hano rwose umusore yakomeje afata umwana, Andy nawe arangije ahitamo mushikuza aravuga ati gute watinyuka. Ati wa musore umaze kubikora ubugira kenshi, atuze ubangamira umuryango wanjye, umugore wanjye ndetse n'abana banjye. Aturabizi neza ko ibyo bintu nta mugabo wabyihanganira. Joshua arangije avuga ati hey, umugore wawe n'abana bawe, ati se wavuze ko abo bana ari ibinyendaro batagira ababyeyi, uwo nguwo ubundi ni umugore wawe kuva ryari, kari umugore wanjye kari njye umuzi. Ati uwo nguwo ni umwanda narawujugunye, nawe urangije uwutoragura muri puberi. Ati nibyo byabayeho. Yaramusebeje bihagije ku buryo ibintu nk'ibi ngibi nta muntu rwose wabasha kubyihanganira. Barakwereka Mr. Parker yahise yivamo ingumi arangije akubita umusore. Joshua agiye kugaruka bamusubijemo indi ngumi. Abakozi bari aho ngaho bari bumiye bitewe n'ibyari biri kuba. Joshua arangije aravuga ati gute watinyuka kunkubita wa gasore. Regina nawe yahise amwitambika abona umugabo we bari buze kumwica. Arangije aramubaza ati we wabuze umuntu kubise uwo ari we? Waba uzi ko ngewe rwose Regina mushiki wanjye yenda kuba yasezerana cyangwa se mukuru wanjye yenda gusezerana na Mr. Parker? Aturabizi ko turi umuryango w'iwabo. Kumbe barakwereka umwe mu bakozi bari bari aho ngaho, acyumva yuko abantu baje ari abo mu muryango wo kwa Mr. Parker, yahise yikanga. Ubwo Regina nawe yakomeje kwirata, icyo atazi nuko ari gukangisha ngo nuwo mu muryango wo kwa Mr. Parker ariwe Mr. Parker. Umwe mu bakozi bari bari aho bari gucuruza amamodoka yahise yirukanka ajya kureba manager wabo. Arangije aravuga ati manager, tugize rwose abakiriya badasanzwe, ati tebuka uzurebe. Ati ye, ati abakiriya badasanzwe, ati ubwo nabahe? Ati cyane rwose nabo mu muryango wo kwa Mr. Parker, ati umukobwa uvukana n'uwo Mr. Parker azarongora ari hano. Umugabo uri hano rwose yahise avuga ati umuryango wo kwa Mr. Parker, ati rwose uwo mukobwa mukuru wagenda gushakana na Mr. Parker, ati mu by'ukuri abo ngabo ni abakiriya b'imena, ati niba ari abo kwa Mr. Parker wa mukire rwose ukomeye muri uyu mujyi kuruta abandi bose, ati reka nze rwose tube twabahakeye. Barakwereka rwose basanze abari bari hano, amakimbirane yabo bayakemuye ukwabo, gusa nyine Joshua hano bamaze kumukubita ingumi, nizo mpamvu zonyine yari afite zo guceceka. Barakwereka hano rwose manager yaje abahakeya avuga ati rwose niwe mukobwa ukurikirana n'uwo Mr. Parker azarongora. Ati cyane rwose ni njyewe, ati twe tuje kuba twabahahira amamodoka. Barakwereka yahise avuga ati mu by'ukuri n'ibyo cyubahiro kuba tubafite aha ngaha, ati muri abantu b'ingenzi pe, ati kuba muri aha ngaha n'iby'agaciro, ati biraza kuba byatwongera amahirwe yo gucuruza cyane. Umukobwa nawe rwose yakomeje kwirata yitwaza Mr. Parker, icyo atazi nuko ari kwitwaza ariwe bamaze guhangana nawe. Barakwereka umukobwa yaravuze ati mu by'ukuri twe tuje kubahahira, ariko rwose hano hari abantu batubangamiye, twabonye serivisi za hano zitanoze bitewe na bari abantu pe. Manager yahise avuga ati ye, abantu bababangamiye? Yahise abaza umukozi ati gute babangamira umuryango wo kwa Mr. Parker uri hano? Ati hita wirukanka vuba abo bantu babwiye nabo uyu muryango, atube wabakorera ibibakwiriye kandi ubabwire yuko ibyo bintu bagomba kuba babisabira imbabazi bakoze. Ati cyane rwose, ati ibyo ngibyo ndaje mbikore, ati dore ngabariye hariya ku ruhande. Barakwereka umukozi nawe baramushutse, arangije aza aha ngaha arimo kwirukanka. Arangije arabahamagara ati niko mwabanyabibazo, ati murabizi neza ko mu hano nta n'imodoka irimo mwagura, ati rwose ntabwo mwemerewe kugura imodoka aha ngaha, muva aha ngaha mugende. Kumbe Zoe yarabyitegereje ahita abibona neza yuko ari Joshua ubibwiye nde, ubibwiye manager wabo ko bagomba kuva aha ngaha. Basanze Joshua ari kuvuga ati imodoka yose aba ngaba bari buze kugura njye rwose ndayikuba kabiri ubundi basohoke bava aha bagende, nta modoka mugomba kubagurisha. Ati ikindi kandi mugomba kuzajya mumenya abantu muri gukina n'aba bari bo, ati rwose mugomba kumenya level yanyu, twebwe ntabwo turi kuri level yanyu. Ati rwose kandi Zoe ibyo ngibyo akabaye ubizi ko we n'uwo mushoferi wanyu mutari kuri level yacu. Hano Regina ndetse na Joshua bari bakomeje kwiyemera, umusore byaramubabaje rwose nawe kuba ari umukire akagerwa yumva abantu bamusuzugura, nawe uri we ntabwo wakishima. Zoe yaravuze ati ariko se ibyo ngibyo Joshua wagombaga kubikora koko? Ati ibyo ngibyo ntabwo mwagakwiye kuba mwabikora. Joshua arangije aravuga ati yego rwose njye uko nabivuze niko bimeze, ati manager rwose ugomba kumenya ko aba bantu imodoka yose bari bushake kugura njye nibuze kuyikuba kabiri ubundi iyo modoka bataza kuyibona. Ati si uyobe wabo turi bo? Manager arangije aravuga ati cyane rwose, ati ibyo ngibyo reka bize kuba. Akana nako kakomeje gakubita papa wako, karangije kamubwira ati none se papa ugiye kureka mama wacu bakomeze bamuhohotere cyangwa se bakomeze bamutoteze urimo kumva? Aturabireka gutya bikomeze bibe?
umusore nawe yarabitekereje mugani yumva n'uburwa arangije aravuga ati ariko se imodoka yose koko ubu nagura mwayikuba kabiri? Ati cyane rwose. Ati se urumva imodoka umushoferi nkawe yagura twebwe yatunaniza iki? Icyo batazi nuko bari kubwira ari umukire. Umusore arangije aravuga ati okay, noneho njyewe iriya modoka ndi buyishyure turebe ko muza kuyikuba kabiri. Manager yahise avuga ati cyane rwose iriya modoka, ati niyo modoka dufite ihenzemo hano. Icyo batazi nuko imodoka y'uyu musore yonyine agendamo yagura izi modoka zirimo hano. Manager aravuze ati mu by'ukuri iriya modoka niyo modoka ihenze dufitemo hano. Ati byaba byiza rero uyiguze cyangwa se bo tukareba ko bari buze kuyikuba kabiri. Umukobwa yarikanze rwose atangiye kumva Paka umugabo we asa n'uri kwiyemera. Paka yahise akora mu mufuka aravuga ati njyewe mureke nyigure. Gusa atarakuramo ikarita ye umugore we yaramubwiye ati ariko se Paka uri mu biki koko warikiye aho ngaho uragira ngo dusebe imbere y'abantu usubize yuko nta mafaranga dufite? Ati miliyoni 13 twazanye ntabwo uzagurira modoka rwose byihorere. Arakwereka hano Joshua yaravuze ati ariko se koko uri seriye ko iriya modoka mwayigura? Ati rwose mugabanye kwiyemera kandi ikindi niba ari nayo bashaka. Ati njye ndaza kuyikuba kabiri rwose. Joshua hano ndetse na Regina baravuga bashyizemo kwiyemera cyane. Regina yaravuze ati ariko saba batindi uyu mukobwa ngo ni Zoe ndetse n'uyu mugabo w'umushoferi udafite icyo amaze gute batinyuka kuba bagurira modoka amafaranga bayakuye? Joshua yarabaje ati se koko niko babitekereza ngo bari buze kuyigura? Kandi karavuze ati ariko se wowe ubundi wabuze amafaranga papa afite ukangana? Ati byonyine n'umushoferi umutwara. Ati imodoka agenda mirarutiriye, none gute watinyuka kuvuga yuko papa wangira modoka atayishyura? Akana kari hano rwose ko kwihangana ntabwo kajya kabishura kagira aho ngaho abantu kakababwiza ukuri. Joshua yaravuze ati ariko se uratinyuka koko ukavuga ko wakishyurira modoka? Ati ngaho noneho garagaza ubugabo bwawe turebe. Ati nta nubwo bishoboka riga umushoferi nkawe ubundi gute yatinyuka kuvuga icyo kintu garagurira modoka ihenze gutya? Umusore rwose yabonye bibaye byinshi yumva umujinya uramwishe arangije aravuga ati okay. Yumva rwose ukuntu babitekereza arangije ahita akuramo ikarita ye aravuga ati noneho reka turebe niba nari buze kuyishyura. Umusore yakuyeho ikarita ye akikurayo. Regina ahita avuga ati ariko se ubwiye ikarita iriho amafaranga? Ati se ubwiye nguzanyo y'izo miliyoni zose zo kugurira modoka we wabikuye? Ati ndakeka mu by'ukuri byo muri kuvuga byose ni ugukina nta mafaranga mwifitiye. Atarega we n'umuhungu wawe turabamenyereye ko mugira amakarita y'ibipupe. Ati ubwo nawe iyo karita yawe nta kintu kiriho. Barakwereka manager hano agiye gufata ikarita ngo abe yakoraho amafaranga ikarita y'umusore, ariko twe turabizi ko iyi karita iriho amafaranga menshi cyane. Hano Zoe yahise rwose yisitaza arangije ikarita y'umusore ahita yifata. Regina aravuga ati none se Zoe uratinya se? Utinye ko umugabo wawe w'umushoferi asebera imbere yawe? Ati rero noneho mureka atange iyo karita turebe ko hari ikintu kiriho. Umusore yashaka kuvuga ngo yivemo akumva yuko bari buhite bamumenya, agaceci ku musore agatekereza ati yusa bamenyaga yuko amafaranga ari kuri iyo karita atanabarika. Umukobwa yakomeje kureba umugabo warangije aravuga ati ariko Paka urabizi neza yuko rwose nta mafaranga dufite? Ati kandi nanone nta buryo dufite twava hano maze kuvuga yuko uri buyigure. Paka agashaka kumubwira ati ariko ngende buyigure. Zo warangije aramubwira ati ariko uzi n'ikindi? Ati ngize ikindi gitekerezo cy'uburyo rwose twava hano hantu. Ati hari igitekerezo cy'uburyo twahacika. Ati rwose kandi nta mafaranga yacu dutakaje cyane ko amafaranga aguze n'iyi modoka tutayafite. Umukobwa arangije avuga ati manager, ati se waje tukavugana ku ruhande rwose niba ntacyo bitwaye? Umukobwa numbaze ngatekereje iki, yatangiye gucira amasiri manager ngaze bavugane ku ruhande. Paka agashaka kumuhagarika ngo bishyurira modoka yemeze rwose Joshua ndetse na Regina bareke no gukomeza kumumenyera. Ariko umukobwa uri ahangaha ngo ni Zoe nawe ni mapanze ahorana udupangu. Yahise azana hano rwose manager arangije aramubwira ati rero manager, aturabona rwose twebwe nta mafaranga dufite ngiye n'umugabo wanjye. Ati none se ubwo ngubwo ushatse kuvuga iki? Ati nyine urumva ukuntu bimeze. Ati ndagira ngo ngiye nawe dufatanye. Ati wumvishe ko uriya muryango wiyemeye ngo imodoka turi buze gushaka kugura ati bo amafaranga bari buze kuyakuba kabiri. Ati siko bavuze ra? Ati noneho twari tugeze kwiriya bavuga ko nituyishyura abo bari buyikube gatatu ukatugaruza amafaranga yacu. None kubona twe nta mafaranga dufite waretse tukavugana bari abantu rwose tukagenda tukabakuramo amafaranga. Ati nibwo buryo bwa business. Twe tugiye gushaka amamodoka menshi tuvuga ko turi bugure bo niba yakuba kangahe uraba ubonye amafaranga menshi. Manager nawe yabitekereje arangije aravuga ati okay ni deal. Ati kandi ugomba kumenya ko rero amafaranga bari buze kuguha nanjye ngomba gukoreramo yanjye kuko iyo ngiyo rwose ni business. Ubwo n'umukobwa urebe ubwo buryo atangiye guteka imitwe agiye kuva ahangaha rwose yiboneye amafaranga kandi yari yaje kuba yaspendinga ye. Manager rwose yatangiye kubishidikanyaho. Umukobwa arangije amubwira ati ibyo ni ibintu bisanzwe niko business zikorwa. Atugomba kumenya ko aho ngaho harimo amafaranga yanjye.
ati cyane ko turaba duhisemo imodoka nyinshi zose bakazishyura. Umve rwose deal umukobwa ahise apanga kuko abizi yuko bo nta mafaranga bafite, gusa icyo atazi ni uko uyu mugabo we n'ubundi afite amafaranga. Barakwereka umukobwa yaje hano arangije aravuga ati okay, simwavuze ko se imodoka yose turagura hano muragerageza kuba mwayikuba ubundi twe ntituyibone. Arangije abwira Paka ati Paka rero noneho hitamo amamodoka twe turi buze kugura, tere noneho ko uyu muryango ukennye babona amafaranga yo kwishyura izo modoka. Paka nawe arangije aravuga ati ibyo ngibyo nabyo. Paka icyo atazi ni uko ari imipango y'umukobwa nta n'amafaranga bari buze gutakaza. Barakwereka no rwose Paka yahise areba ya modoka yari ihenze kurusha izindi, arangije aravuga ati ndagura iriya. Akivuga ati ndagura iriya, Joshua nawe yahise avuga ati bagiye kuyishyura se? Ati ngiye mbere yuko bayishyurira modoka ndayikuba kabiri, nta modoka bari buze kuva hano batwaye. Barakwereka rwose hano Zoe yahise avuga ati sheri ubwo iriya rero bayikubye kabiri, shaka indi modoka nziza mo hano rwose dutwara, ati batazana dusuzugura, ati noneho reka tugure iriya turebe nayo ko bayishyura. Barakwereka bahise bahitamo indi modoka. Manager arangije abaza Joshua ati none se niriya kandi urayishyura? Ati yego rwose ngiye niriya ndayishyura, ati kugira ngo batazanansuzugura, ati gute umushoferi n'uyu mukobwa rwose w'indaya bakishyura imodoka ngewe simbashe kuba nayikuba kabiri. Barakwereka hano bahisemo amamodoka abiri yose Joshua yiyemeza kuyakuba kabiri, mu by'ukuri ayo mafaranga ni amafaranga menshi. Regina yaje ahangaha amutunganya avuga ati Joshua gute watinyuka koko? Ati tugiye kwishyura amafaranga agwana nanguze imodoka enye zose, ati tugiye kwishyura imodoka enye zose dutwara imodoka ebyiri, ibyo ni ibiki? Ati se ubundi imodoka ebyiri tuguze z'iki ko twe twuje kugura imodoka imwe none ukaba wishyura amafaranga angana naguze imodoka imwe? Barakwereka rwose hano Zoe na manager bakomeje babahagata bababwira ati none se ubukene burabafashe mutangiye gutinya kuba mwayishyura? Aterega nanjye narimbizi yuko mwemeje ibintu mudashoboye, mwemere namwe muri abakene nkatwe, ati nako nta naho duhuriye namwe, cyane ko iyo zira modoka muba mutagiye kuzishyura twebwe rwose twari kuzishyura nta kabuza. Kandi Joshua hano nagashaka ko umugore cyangwa se umu ex wamusuzugura. Kwereka rwose hano Regina yari yarakaye, bivuga ko uyu nguyu Regina umugore wa Joshua niwe uturuka mu muryango w'abakire abo bita kwa ba Claire, niwe rwose uba ufite amafaranga ndetse ni nawe ugomba kwishyura. Joshua yatangiye kuvuga ati ariko sheri urumva rwose kari agakobwa iranda itarimo kuba yaducyurira, ati zana ikarita hano duhite twishyura. Joshua yahise yakashira ikarita arangije ashaka kwishyura ku mbaraga, ahita yikoreza mu cyuma aravuga ati noneho reka tunishyure batazana tumenyera. Ariko Regina hano yabaye nk'umusazi, bibuka ko uyu nguyu Zoe ari kubikoreramo amafaranga. Regina arangije aravuga ati ariko Joshua ibi ni ibiki ukoze koko ukishyura amafaranga aguze imodoka enye? Ati ibi bintu njye ntabwo nabyihanganira yuko dutakaza amafaranga angana gutya. Manager hano yari ari guseka rwose yabonye deal umukobwa yamukineye hano ngo ni Zoe zirimo gucamo, uyu mukobwa ngo ni Zoe rwose nta kabandi. Manager yaravuze ati none Zoe yahise abaza manager ati none se manager ati ibintu twumvikanye rero, ati reka bigende rwose nk'uko twabyumvikanye, ati cyane ko n'ubundi amafaranga yanjye ya komisiyo waruri bumangana naguze iriya modoka, ati rwose ubwo ngubwo ngomba kugenda ngafatamo imodoka, ati biri buze guhwaniramo. Wibuka hano rwose bishyuye amafaranga angana naguze imodoka enye, ndetse kandi ayo mafaranga nta nubwo hajemo ibintu byo gucirikanwa. Joshua yahise yumva yuko ari deal bari bapanze kugira bibonere imodoka yabo. Zoe yahise abwira Paka ati se wabyumvise yuko tubonye imodoka tutanishyuye amafaranga yacu twazanye? Twana twese dutangira kuririmba mu watwo tuvuga ati mama mu by'ukuri uri umuhanga, ati wabateza agatego. Joshua yarabyumvisha umujinya uramwicamira nk'umusazi aravuga ati ye Zoe gute wakora ibintu n'ibyo koko? Zoe arangije arivugira ati se mwabivuze yuko muri abo mu muryango w'abakire? Ati se muri abo mu muryango kwa ba Claire rwose? Regina yabaye nk'umusazi akomeza gutonganya umugabo we avuga ati Joshua wumvishe yuko badukinnye imikino? Ati wabyumvise kumbe barakwereka twa dukobwa dukora ahangaha twari turi kureba ku kinyamakuru. Ubwo ngubwo Zoe nawe yari yiviriyeyo imodoka ye yatsindiye nta n'amafaranga atanze. Zoe arangije abwira umugabo we atari ko se ko Mr Parker dukorera ari umuntu mwiza kuri twe, ubona yaduhaye akazi nawe ukamukorera n'ibiki byose, ati warese tukamugurira impano. Akana karangije karavuga ati mama ushaka kugura Mr Parker impano? Nyina aravuga ati cyane rwose Mr Parker ni umuntu mwiza kuri twebwe, ati tugomba kumugurira impano. Akana hano kashatse kubivuga yuko Mr Parker ari papa wako, gashaka kubwira mama wako ati mama nta nubwo ubuze umuntu ugiye kugurira impano uwo ari we. Mama wako yahise akabwira ati mwana wanjye Andy, ati humura rwose, ati imodoka n'ubundi twayibonye kandi tutishyuye, ati rero reka dushaka akantu hano rwose tugurira nde Mr Parker. Umusore hano yatangiye kwibaza atari ko se agiye kungurira impano atazi ko ari njye ari kuyigurira, ati se kubera iki atari kuyigurira umugabo? Barakwereka abakobwa bari hano rwose bari kureba ku kinyamakuru batangiye kuvuga ati mu by'ukuri Mr Parker ati ni umusore mwiza, bari kumwitegereza ku kinyamakuru bakanamureba imbere yabo.
Umusore yahise bivumbura yuko aba bakobwa bari aha bashobora kuba bamumenye. Zoe arangije arababaza ati ariko si ibintu muri kuvuga ni ibiki? Ati ni Mr Park uwo nguwo muri kumwe turi kuvuga. Mr Park arangije aravuga ati ati njye rwose ntabwo ndi Mr Park, ati ndi umushoferi we, ati mushobora kuba mwanyibesheho, ati ariko n'ubundi nta gitangaza abantu benshi baratwitiranya, ati cyane ko rwose nsa na Mr Park. Ubwo yatangiye kubeshya abakobwa bari aha. Zoe nawe agakomeza yibaza ati ariko se umugabo wanjye kuki bakomeza bamwitiranya na Mr Park? Gusa bari aha bareba ku kinyamakuru akavuga ati ariko se gute mwaba musa gutya? Ati uyu nguyu ni wowe Mr Park nawe we tubeshya ngo umushoferi we? Ati se habaho abantu basa gutya? Ati kereka mubaye muri impanga. Barakwereka yuko ko Zoe nawe ataramubona yahise agira amatsiko agiye gufata icyo gipapuro ngo amurebe. Park ahita kimutanga aragifata aragihisha, ni ikinyamakuru kiriho isura ye. Zoe arangije aramubaza ati ariko se Park urimo guhisha ibiki? Ati rwose zana icyo kinyamakuru aho ngaho nirebere. Umugabo we arangije aramubwira ati oya nta mpamvu rwose ntubyiteho. Zoe agakomeza amubaza ati ariko se kubera iki wagihisha? Ati zana ndebe. Utwana hano tukavugana ati ariko se mama na papa ubu ngubu bari mu biki? Kandi kakavuga ati mu by'ukuri mama ntabwo aramenya papa uwo ari we, ati ariko vuba aha ngaha n'ubundi azabimenya. Barakwereka aha ngaha rwose Zoe yahise agifata, gusa Park yari yaciyeho ikigaragaza isura ye hano ntabwo yari kubasha kumumenya. Yabonaga rwose igice cyo ku ruhande, kandi hano utareba amaso y'umuntu, umunwa we ndetse n'amazuru biragoye kugira ngo ube wamenya uwo ari we. Zoe yaramubaje ati ariko se kubera icyo giciye? Umusore hano araje aravuga ati mu by'ukuri byari ngombwa, ati ntabwo Mr Park abikunda ko isura ye igenda ikwirakwira ahantu hose. Kuko umusore yari ari kwijijishiriza kugira ngo batabimenye. Zoe yaramubwiye ati rero hano rwose amafaranga yarasigayeho ngiye kuyakoresha ngurira Mr Park akantu gahenze nibuze kumushira nk'Imana. Ariko nanone Park bari kumwe hano agakomeza yibaza ati ariko si umugore wanjye agiye kugura Mr Park impano kandi? Gusa umusore wibuka ko impamvu atajya abwira umukobwa ko ari we Mr Park, ashaka kumenya niba uyu mukobwa se ni umuntu muzima wamugira umugore, ese yaba akurikiye amafaranga, yaba akurikiye iki? Gusa twe turabizi yuko uyu mukobwa nta kintu na kimwe akurikiye ndetse nta n'umutima mubi. Barakwereka hano rwose yakuyeho udukufe tubiri duhenze, arangije atwereka umugabo we aramubaza ati muri utu dukufe tubiri ako wakunda ni akahe? Ari kugira ngo yumve agakufe kari buze kuba ari keza ku mugabo, ariko agurira Mr Park akamwohererezemo nk'impano. Icyo atazi ni uko Mr Park ari kugurira bari kumwe, ndetse umusore yakomeje gutekereza ati ariko se ashaka kungurira umukufe kandi? Gusa nanone akibuka ko atari kumugurira nkawe nk'umugabo we, ahubwo ari kugurira boss we atazi ko ari we bari kumwe. Umukobwa yaramubwiye ati ariko se Park ni ibiki urimo gutekereza? Ati rwose muri utu dukufe tubiri nkeneye kumitiramo kamwe. Umusore araje amwereka ati ako k'umweru niko kaba keza rwose. Umukobwa nawe aravuga ati ndabizi neza ubwo ugakunze akangaka na Mr Park ari buze kugakunda. Akana kari hano rwose kagashaka kubivuga, kavuga ati ariko se mama uri kugura Mr Park umukufe? Ati yego rwose ibi ngibi ngomba kubikora. Umugore hano yashishikaye, situzi impamvu ari kugurira Mr Park umukufe, ariko bavuga yuko Mr Park ari umuntu mwiza kuri bo kuba yaramuhaye akazi, ndetse akaba hano umugabo w'akazi, umugabo we akaba ari umushoferi wa Mr Park. Ariko ibyo ngibyo ni ibinyoma uyu mukobwa azi, ntabwo ariko kuri, ndetse Mr Park n'uyu babana. Akana kakomeje kuvuga ati mu by'ukuri mama atagombe kuba ari umuntu mwiza kuba aguriye Mr Park agakufe, ati ibi ngibi byari bikwiye. Gusa akana ka Andy n'ubundi karabizi ko umukufe bawuguriye ari nguyu hano, ariko we bamutwaye nk'umuntu wo kuwuhitamo, ntabwo bamutwaye nk'umuntu bagiye kuwugurira. Wibuke ko hano rwose bamaze kuhatsindira n'imodoka. Barakoreka rwose umukobwa yahise avuga ati rero mukamfunyikire mu kantu keza. Zoe yahise agaha umugabo arangije aravuga ati Park aka kantu rwose ugatware uze kukamira Mr Park umushimire rwose ko yambereye umuntu mwiza, ndetse nawe yakubereye umuntu mwiza. Gusa Park uri hano nawe agakomeza gutekereza yibaza ati si umukobwa yaba ari kugaha Mr Park kuko nawe yamupfiriye nk'uko abandi bakobwa bose bakunda abakire? Ubwo kandi ibyo ngibyo byaba ari ibiki? Niyo mpamvu nawe atahita amuhishurira, arashaka kugira ngo abanze amenye ese uyu mugore babana. Barakwereka wa mukobwa rwose ngo ni Claire, umujya wiyitira umugore wa Mr Park. Yaje hano rwose abona wa mukozi wa Mr Park abantu bose bazi ari kumwe na wa wundi bita umushoferi, ariko twe turabizi ko ari we Park. Yarabumvise bari kuganira. Park ubwo yari ari kubwira umukozi we Mr Chad, ahubwo ati mu by'ukuri aka gakufu umugore wanjye Zoe yakaguriye Mr Park. Chad akamubwira ati none se waba wigiriye ishyari Mr Park? Ati none waba wafushye kuko umugore wawe yakuguriye agakufe wifuhiye? Claire uri hano yahise avuga ati mana yanjye, burya wa musore duhora tubisikana abeshya ngo ni umushoferi niwe Mr Park wa nyawe. Ati bivuze ngo yanze kwibwira uriya mugore we aracyamushidikanyaho, kandi koko niko bimeze. Barakwereka hano rwose Mr Chad yakomeje amubwira ati ariko se
wifitiye ishyari ku giti cyawe, ufitiye ishyari ko umugore wawe yakuguriye umukufi. Mr Parker arangije amubwira ati mu by'ukuri sinzi niba yawuguriye Mr Parker kuko amukunze cyangwa se hari ikindi amushakaho. Ati rero ngomba kubanza namenya uriya mugore wanjye. Ati ikindi kandi uze gutegura akantu keza ukamusubize, umubwire ko rwose ari Mr Parker wakamuguriye cyangwa se wakamushubije nko kuba ari ukumushimira. Ati ibyo ngibyo ndibuze kubikora rwose, ariko numva usigaye umufuhira uriya mugore, menye usigaye umukunda bya nyabyo. Ubwo ni Mr Parker nako Mr Chad. Ariko nanone Claire uri hano nawe yamaze kumenya yuko Mr Parker ari ubana n'uyu Zoe cyangwa se ari ubana n'uyu Alice, ahubwo adashaka kumwiyereka cyangwa ngo amwigaragarize, ashaka kubanza kumenya niba uyu nguyu rwose Alice cyangwa Zoe ari umuntu mwiza wo kuba babana. Claire nawe yahise yigira inama yo kuvuga ngo ubwo rero Parker atayizera uyu nguyu Zoe, ati rwose ngomba kubyinjiramo iby'urukundo rwabo, cyangwa se uyu mukobwa ngo ni Claire cyangwa uyu mukobwa ngo ni Zoe, ubuzima bwe nkabwangiza kugira ngo Mr Parker atazigira amugira umugore, ubwo akimushidikanyaho biracyari amahirwe kuri njyewe. Barakwereka Claire nawe hano ntiyatuje, atangiye kuza kuba yatoteza Zoe. Arangije amuzanira ibidokima byinshi avuga ati ariko se Zoe, nta nubwo uramenya gutanga ripoti yuzuye imeze neza n'igihe umaze hano ko gukora. Zoe arangije amubwira ati ariko se niba ibintu bitatunganye ntabwo wazumbwira neza, nkabitunganya hari icyo bitwaye. Ati rwose wategereza ariko utaje umbwira nabi, umbwira gutyo pe. Barakwereka rwose hano manager yaraje, arangije aravuga ati ariko se n'ibiki biri kubera hano. Ati mu by'ukuri nakifuje ibiri kubera hano. Ati ikindi kandi Claire, ati rwose wihangane niba Zoe atakoze akazi ke neza, ati rwose turaza kugerageza tumubwire ko agomba kujya akora akazi ke. Barakwereka Claire yabonye cya kigera cya Mr Parker kije ahangaha, aravuga ati byange bikunde uyu musore ntabwo yapfa kuza ahangaha, Mr Parker ashobora kuba amunumyeho. Umukobwa akomeje kwibonekeza. Barakwereka Claire yahise aza imbere ya Mr Chad, arangije aravuga ati none se nyakubahwa, Mr Parker yaba akunumyeho? Umusore arangije aravuga ati wapi, ati ahubwo wowe Zoe, ati Mr Parker yaramaye impano ngo nyikuzanire, ati ni yawe kandi aragushimira cyane, ndetse yayimanye urukundo rwinshi. Abakozi bari aho bose bahise bumirwa, baravuga ati kumva uriya mukobwa aziranye na Mr Parker. Zoe rwose nawe hano yahise yikanga kumva yuko Mr Parker yamwoherereje impano. Abakozi bakomeje kuvuga ati none gute uyu mukobwa yaba aziranye na Mr Parker? Ati cyangwa niyo mpamvu twumvise n'utwana twe tuvuga uwo papa watwo ni Mr Parker. Umusore hano yahise amubwira anamwubaha cyane, ati mu by'ukuri rero niba nta kibazo, ati nasubirayo rwose nkamubwira yuko impano ye wayakiye. Manager nawe yasigaye hano yumiwe, avuga ati se gute Mr Parker yakoherereza impano uyu mukobwa? Claire nawe yumvise asebye mu bantu bose kuba atari we Mr Parker yoherereje impano, kandi azavuga hano ko ari umugore we. Manager nawe byatangiye kumucanga yibaza ati none se gute ibi ngibi bishoboka? Mr Parker ni ubwa mbere yohereje impano umuntu, none hakayohereza umukozi nk'uyu nguyu usanzwe. Zoe nta n'ikintu na kimwe yari yitayeho, yatangiye gufungura impano akiyikuramo rwose. Umukobwa Claire hano yahise ayimwaka. Zoe arangije aravuga ati ariko se Claire, kubera iki koko wakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Claire yaramubwiye n'ubwira se bwinshi cyane ati ati usigaye uvuga no mu izina ryanjye, ati se wibagiwe yuko ndi Mrs Parker? Ati ibyo ngibyo ntabwo wagakwiye kubyibagirwa kubera yuko umugabo wanjye akoherereje impano. Ati mu by'ukuri nta nubwo byagakwiye kugushuka. Ati ubundi gute umugabo wanjye ahereza impano agakobwa kameze nkawe koko? Ati se usigaye utereta umugabo wanjye nabizi? Wibuke ko uyu nguyu Claire yamaze kubimenya ko umugabo ubana n'uyu Zoe ari we Mr Parker wa nyawe. Wibuke ko nawe yari amaze igihe kinini atamuzi. Zoe yaravuze ati ariko ngiwe nakosa nakoze. Ati nuko Mr Parker ejo bundi namwoherereje impano, ati na bundi nakosa nakoze kuba yanyituye nawe yangaruje impano. Abakobwa bari aho baravuze ati ati kumbe aka gakobwa kamaze igihe kinini gatereta Mr Parker, ati niyo mpamvu yakoherereje n'iyi mpano. Claire nawe ababoneyeho, araje aravuga ati okay, ati rwose ndabona hano yaguhaye umukufu uhenze cyane. Ati gute uyu mukufu uhenze yatinyuka kuwuha agakobwa nkawe kagakina? Ati mu by'ukuri ndabona uyu mukufu utanamacinga mu ijosi ryawe, ati ntabwo gukwiye nta nubwo kubereye pe. Abandi bakobwa bari aho ngaho bakomeje kuvuga ati mu by'ukuri kari agakobwa kagakozwe n'isoni niba gasigaye kitereteshwa boss wacu. Zoe nawe yatangiye kwibanira avuga ati ariko ngiye ntabwo nigeze mutereta, ninde wababwiye ko namuterese? Ati nuko umugabo wanjye ari umushoferi amutwara gusa. Akivuga ngo umugabo we ni umushoferi, abari aho bose barasetse ati ati kumbe ka gakobwa umugabo wako ni umushoferi. Gusa mu by'ukuri we ntago nagasebejwe no kuba umugabo wari umushoferi. Claire hano yarabyumvisha arangije aravuga ati bivuze ko aka gakobwa kataranamenya yuko umugabo babana ari Mr Parker. Ahita atekereza ati hano ndacyafite amahirwe yuzuye. Barakwereka umukobwa hano rwose Zoe umukufi we bari bawumwatse.
Claire arangije aravuga ati mu by'ukuri wagakobwa we ntago wagakwiye kuguma ahangaha rwose niba usigaye witeteshwa umugabo wanjye. Ati kuguma ahangaha kuri wowe byaba ari ibintu bibi. Abandi bakozi batangiye kuvuga ati uwo mukobwa ntabwo yari akwiye kuba yakorana natwe, niba asigaye guca inyuma rwose akajya gutereta umugabo wawe amwiheshwa impano ngo ni uko umugabo wari umushoferi amutwara. Ubundi gute umukobwa ufite umugabo w'umushoferi cyangwa se umugore ufite umugabo w'umushoferi yaje guhabwa ijambo hano gute? Ati mu by'ukuri ntabwo twese turi kuri iyo level yo kuba umugore w'umushoferi yatubwira icyo dukora cyangwa se yatangira kwivugishwa amagambo nk'ayo ngayo atereta boss wacu. Claire yahise avuga ati wa mukobwa niba ari uko nguko bimeze, ati rwose ugomba gushaka hano ujya gukora, ati ntabwo ukiri umukozi w'aha ngaha. Umve nawe Zoe batangiye kumwirukana. Zoe arangije avuga ati ariko manager ko nakosa nakoze gute bari kunyirukana? Manager yahise amwima amatwi ariyukanyira kugira ngo uyu mukobwa atanamusaba imbabazi bakaba bamurekera aha ngaha. Barakwereka umukobwa bahise bamwirukana atangira gupakira utwe. Claire yaramubwiye ati mu by'ukuri Zoe, ati kuba mwirukanye ntabwo ari ibingibi gusa, ati urugamba rwanjye nawe niho rugitangira. Ibuke ko uyu nguyu Zoe yamaze kumenya ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore abana n'uwo ahora yita umugabo we cyangwa se n'uwo akunda kurusha abandi. Barakwereka rwose hano mu rugo Zoe yari arimo kurya ariko nanone yambaye ka gakufe Mr Park yamwoherereje. Park umugabo we yakabona kubera ko abizi ko n'ubundi ari we wakohereje, arangije amubaza ati none se ako gakufe wagakuye? Umukobwa arangije avuga ati mu by'ukuri aka gakufe nako Mr Park yanyoherereje nko kunshimira, atariko nanone ku kazi banyirukanye ubu ngubu nta kazi nyifite. Umusore hano yahise yikanga aravuga ati ye nta kazi ugifite? Byagenze bite se kandi gute wabuze akazi kawe? Ni ukubera ko se Mr Park yaguhaye impano? Abana batangiye kuvuga ati mama none ubwo inzara ntabwo ibuze kutwica ubwo utagifite akazi, ubwo se ntabwo tuzajya ku ishuri kubona amashuri agiye gutangira niba wabuze akazi kawe koko? Ubwo biri buze kutugendera gukira gute twebwe? Twana twakomeje rwose kuvuga gutyo. Mama watwarangije avuga ati muhumure mwabana mwe, ati ntabwo nabura udufaranga dukeya two kubajyana ku ishuri, ati muziga. Atariko rero nanone ati byambereye imyaka kuba nsigaye mvugana na Mr Park cyangwa se kuba namwoherereje impano. Akana kagahungu kari hano katangiye gukubita se imigeri kubera kabizi kagenda kamucira amasiri kavuga ati papa gira icyo ukora rwose ntabwo ugomba kubireka gutyo. Barakwereka twigarukire hano Mr Chad yari ari kumwe na boss we ariko umubaza ati none se boss uzabwira ryari Miss Zoe ibyerekeye n'inkuru yangamiye ko ari we Mr Park wa nyawo? Boss yahise amubwira ati oya nta mpamvu yo kwirukansa ibyo ngibyo rwose, ati uriya mukobwa nzaba mbimubwira ndetse haracyari kare ubu ngubu. Umukozi arangije aravuga ati none se nta gahunda ufite kuba wabimubwira nonaha? Ati waba ubizi yuko bishobora kuba byagutera ingaruka mbi kuba wagumana n'umuntu rwose atakuzi? Bose yaramubwiye ati nta mpamvu yo kubyirukansa. Arangije aramubwira ati ahubwo uze kubwira uriya manager Jarvis ati rwose kuba yirukanye Zoe amenye yuko ashobora kuba yagenda mbere ye. Bivuze ngo rwose ari kugira ngo basubize Zoe mu kazi. Mr Park yasigaye ahangaha yarakaye yibaza rwose ibibera kuri iriya kampani. Barakwereka Zoe hano we yari yiyakiye avuga ati n'ubundi ku kazi banyirukanye, ati reka mbe nishakira kandi kazi ndebe ko abana banjye nabona ibyo mbagaburira. Kumva aho ngaho ko yari ari kumwe n'abana be yumvise ku muryango bakomanze. Arangije abwira Andy ati we Andy ndetse na Runa mujye kureba uwo muntu ukomanze. Barakwereka Andy ndetse na Runa bahise baza hano ku muryango, barangije barafungura ngo barebe umuntu ukomanze. Barakwereka wa mu manager umwe wirukanye Zoe niwe waruje rwose hano ari kwisetsa, wibuke ko bamutumyeho bamubwira ko kuba yirukanye Zoe yaza kugenda mbere ye. Runa yahise abwira Andy ati Andy ntutume uyu muntu yinjira, wibuke ko mu rugo batubujije kwinjiza abantu tutazi. Manager Jarvis yahise ababwira ati ngiye rwose narinje kureba mama wanyu ngo mbe namusubiza mu kazi, ati bari bamuntumyeho, ati se ntabwo muri butume ninjira ngo ndebe mama wanyu mubwira asubire mu kazi koko? Runa arangije avuga ati cyane se koko uje kuba wasubiza mama wacu mu kazi? Ati cyane rwose mwabana mwe mundeke ninjire, ati rwose ntabwo ndi umunyamahanga cyangwa se ntabwo ndi umuntu mutazi. Utwana twumvise avuga ko agiye gusubiza mama watwo mu kazi, turangije turamureka arinjira. Barakwereka rwose yahise aza hano afite ubwoba bwinshi avuga ati madamu Mr Park, ati mu by'ukuri mbabarire kuba nakwirukanye, ati narinje kukureba kugira ngo mbe nagusubiza mu kazi. So arangije arikanga aravuga ati atuje kundeba kugira bigende bite? Ati mu by'ukuri narinje kukureba kugira ngo ube wasubira mu kazi, ati niko boss wacu yatubwiye ko ugomba kuguma hariya nta hantu na hamwe ugomba kujya. Umukobwa arangije avuga ati none se Mr Park koko yaranyitayeho ku buryo yagiye gutumaho ngo bansubize mu kazi? Jarvis arangije aramubwira ati cyane rwose
ahubwo ubu ngubu nta nubwo ndi bugende nkusize, ati vayo tugende kuri kampani baragutegereje, ati usubire mu kazi kawe rwose, ati ndetse umbabarire kuba nagukuye mu kazi, ati habayeho kutamenya, ati rwose ni ukuriya mugore wa Mr Parker ari we wabigizemo uruhare rwinshi cyane. Andi kahise kamubwira ati none se manager wavuze ko ahubwo we wabonye bagiye kukwirukana ukaza kubwira mama wacu, ati sobwo tuvuge ko ari umutima mwiza ukuzanyira cyangwa nawe nuko ubizi neza yuko bari kukwirukana. Manager uri hano rwose yahise amubwira ati ntiwite ko by'abana bavuga gusa, uyu mwana turabizi neza kabizi, ati ahubwo ikindi urabizi, ati nuza rwose, ati umushahara wawe turaza kuwukuba inshuro ebyiri, ati oya nako turaza kuwukuba inshuro 3 zose. Disi Runa na Andi hano bumvise yuko mama wabo ashubijwe akazi ndetse n'umushahara we bawukubye, barishima, barakwereka rwose hano Claire yari agarutse hahandi kuri ya kampani, arangije abona Zoe ari ku kazi ndetse bari no kumwitaho cyane. Claire ntabwo byigeze bimushimisha habe na gato, yaribaje ati gutaga agakobwa kagarutse mu kazi koko. Arangije areba manager ikijisho aravuga ati byange bikunde ni wewe wabigizemo uruhare kugira ngo agaruke. Manager akibona yuko rwose Claire ari kumureba urujisho, yahise yigirishwa nk'uri kuri telefone kugira ngo amucike avaho ngaho yigendere, arangije ahita acaho aragenda. Ubwo Zoe nawe yabonye uburyo rwose Claire ari kureba manager, aribaza ati ariko si uyu mukobwa ni icyo aba nshakaho. Claire yahise aza aravuga ati ati wewe wanze kuva aha ngaha ngo ugende, uretse ndaje mvugane na manager numva impamvu wagarutse hano. Zoe yibaje rwose uriya mukobwa ikibazo afite, arakiyoberwa. Barakwereka Claire yahise aza hano, arangije avuga ati none se gute koko wanciye inyuma hejuru y'ijambo navuze ngo uriya mukobwa ave hano warangize wowe ukamugarura. Manager arangije aramubwira ati ariko se urabizi yuko bambwiye ngo uriya mukobwa nava muri iyi kampani ngo ngende avamo mbere ye. Claire arangije avuga ati se ninde wavuze ibyo ngibyo, ati rwose Mr Parker ubwe ku giti cye, ati niwe watumye havuga ngo uriya mukobwa ntago agomba kuva hano, ataho kugira ngo ave hano ngiye wahava mbere ye. Claire yahise avuga ati mbese ni gutyo bimeze, Mr Parker noneho asigaye ahinyuza ijambo ryanjye navuga ngo birukane umukozi wakamugarura. Manager uri hano yari yumiwe yibaza iby'uyu mukobwa arimo, yibaza niba agiye guhangana na boss wabo. Yaramubwiye ati okay noneho niba yiyemeje kuba yaguma aha ngaha, ati mumushakira akazi kenshi rwose ku buryo araza kuba yakiyirukana. Manager aramubwiye ati okay, ati nge rwose ibyo ngibyo byo ntabwo byananira kubikora, ariko ubundi bambwiye yuko tutagomba kumwirukana ndetse tugomba kuba twamukubira n'umushahara. Claire yasigaye anafite umujinya mwinshi cyane avuga ati gute kari agakobwa koko katinyuka kuba kanyibira umugabo, ati ariko nanone ntago rirarenga. Yakomeje amubwira ati mugende mu muhakazi kenshi, uriya mukobwa nimuze kumworohera kugeza ubwo we ku giti cye ari buze kwiyirukana akava aha ngaha, ati sinshaka kubyemera yuko abakozi bose nza kugaragara nabi imbere yabo kubera yuko nirukanye umuntu Mr Parker akamugarura. Barakwereka abakozi bose babashyizemo imyumvire mibi, batangira kugenda bazana akazi kabo bari gukora bakagaha Zoe ngo ari ugakora. Ese ibi ngibi Mr Parker byo naza kubimenya biracyuriye. Barakwereka buri mukozi hano yagiye azana ibye, azana akazi yari gukora, yaba agiye gukora akamwunda akahitamo akandi. Uyu we yaje amubwira ati rero mbere yo kugira ibyo ukora, ati twese hano ugenda utuzanira udukawa two kunywa ndetse n'ukeneye ibyo kurya ubanza ubimuzanire. Zoe arangije amubwira ati ariko hano hari ibyo bari bamaye gukora, wareka nkabanza nabisoza ibyo ngibyo si byaza nyuma. Arangije amubwira ati none se aka kanya uje muri iyi kampani koko ushaka guhinyuza ijambo ryanjye, ati ntabwo ushaka kumva ibyo mvuze ndavuga ukansubiramo. Umukobwa rwose hano yumvishe bamusajije abuze icyo akora, ariko nta kundi yari kubigenza ko n'umukobwa yitonda n'ubundi yahise ajya kubazanira ibyo bari bamutumye. Ubwo ngubwo yari afashe akazi ko kuba yabaseriva bose hano abaye nk'umukozi wabo. Uyu mukozi rwose yagiye amuha ikawa yamutumye, amuha ibyo kurya yamutumye, banamucunaguza cyane bamubaza ati ariko se dokima twaguhaye gukora wazisoje koko? Umukobwa yabitegereza akabona nta kindi yabakorera akabihorera. Barakwereka twigarukiye hano kuri Claire. Claire we ntabwo yigeze anyurwa, yafashe umwanzuro yuko agomba guhangana na Zoe byanga byakunda. Zoe rwose atagomba kuba yamutwarira umugabo gusa, turabizi ko ashaka gutwara n'ubundi asanzwe ari kumwe na Zoe, ntabwo n'ubundi byakitwa kumutwara ko n'ubundi barabana. Zoe yakomeje gutekereza ati kari agakobwa niba akabana na Mr Parker akaba katazi uwo ari we, ati byange bikunde Mr Parker ntago akizera, ati rero nanjye sinzigera numa rwose akizera, ati ngomba gushaka uburyo bwanjye ndetse n'inzira zanjye muramo na Mr Parker kandi ngatuma yangura umukobwa ku buryo bwose bishoboka. Barakwereka rwose Claire uri hano yahise atangira guhamagara abakozi be, arababwira ati byose mu bipange nk'uko nabibabwiye, ati kandi bigaragare nk'aho rwose uriya mukobwa agaragare nabi kuri Mr Parker.
ugashaka ko uyu Claire cyangwa se uyu nguyu Alice zo agaragara nabi kuri Mr Parker. Barakwereka twigarukire hano mu kigo cy'amashuri abana bari batangiye kwiga. Wa mwana rwose wo kwa ba Regina ndetse na Joshua yari ari hano ari kubangamira Karuna. Runa arangije aravuga ati wa mwana we turi umugome, ati gute wahora utinyuka kuko kurutwiyenzaho. Akana ka Joshua kakomeje kabwira Runa ati we rwose papa yarakureze igihe kinini kandi utari umukobwa we, ati mwembi babiri rwose, ati muri abana mutagira ababyeyi, ati muri abana bo ku mihanda, ati muri ibinyendaru, ababwira amagambo mabi yo kubasesereza. Barakwereka Runa ndetse na Andy bahise basunika akana ko kwa ba Joshua, baravuga ati wacyana uri ikigome, ati nta nubwo wagakwiye kuba wiga hano. Akana karavuze ati Runa weho na Andy gute mwatinyuka kuba mwansunika nkagwa hasi, ati ntabwo mwakabaye mukora ibyo ngibyo. Andy arangije aravuga ati ahubwo uzongera ukore kuri Runa, ati uzambona cyangwa se uzabona papa wanjye wariwe. Runa nawe arangije aravuga ati cyane rwose, ikindi kandi ntabwo turi ibinyenda rutazongera kudutuka gutyo. Barakwereka mwarimu yahise aza avuga ati mwatwana mwe gute mwatinyuka koko kuba mwakora kuri uyu mwana, ati uyu mwana mukubise muzi uwo ari we, muzi uburyo ari wo mu muryango w'abakire. Bivuze ngo n'umwarimu uri hano rwose arera abana bigendeye ku miryango yabo. Mwarimu yitegereje utwana, Andy arangije aramusobanurira ati umwana rwose yadututse, ati yatutse ngewe rwose na Runa, avuga ngo turi abana batagira ababyeyi, ati turi abana bo ku mihanda, ati rero natwe ntabwo twagombaga kumwihanganira. Ubwo Runa nawe yari ari aho ngaho arimo kugenda yikiriza ibyo Andy avuze. Mwarimu wabo yarababwiye ati rero ntabwo muba mugomba gusubirikanya n'uyu mwana, ndetse nta n'ikintu mwe muba mugomba kumusubiza. Mwarimu arangije amubaza ati rata baba bakubabajira, ati niba bakubabaje rwose aba bana baraza kuba bakirukanwa cyangwa se batumwa ababyeyi babo. Andy arangije aravuga ati wa mwana we, ati ntabwo turi gusaba imbabazi kuko nta kosa na rimwe twagukoreye, ahubwo niwe ugomba kuba wadusaba imbabazi kuko wadututse. Mwarimu yitegereje utwana turi hano uburyo twifitiye confidence. Umwana arangije aravuga ati rero, ati ngiye guhamagara ababyeyi banjye rwose ntabwo nabyemera ko mwakongera mukamuhohotera, gusa twe turabizi kaka kana ariko kabiyenjejeho. Mwarimu yaravuze ati mwabana mwe mupfukame musaba uyu mwana imbabazi hakiri kare, cyangwa se mbe nahamagara ababyeyi banyu babahane. Kandi yaravuze ati niba ushaka guhamagara ababyeyi bacu ngaho noneho hamagara papa wanjye ari buza bigusobanurire. Kumbe barakwereka muri ako kanya Mr Parker yahise ahagera, abana bose baramuhamagara ati papa, ati mu by'ukuri ntabwo utinze uhashyitse vuba. Mr Parker yaje abaza Andy ati Andy umeze neza we na Runa? Andy arangije aravuga ati mu by'ukuri ntabwo tumeze neza, ati uriya mwana wo kwa ba Joshua yari ari kutubwira nabi ndetse yakubise na Runa, arangije aratubwira ngo turi abana b'ibinyendaru, ati nta babyeyi tugira dukomokaho. Mr Parker yabajije Runa ati Runa ibyo bintu Andy avuze koko nibyo uriya mwana yabibabwiye? Ati cyane rwose uriya mwana yabitubwiye. Mwarimu w'abana arangije amubaza ati none se ni wowe papa w'aba bana rwose? Ati ni wowe papa wizi mayibobo? Yabivuze mu buryo butiyubashye, icyo atazi nuko uyu nguyu ari umukire ari kubwira. Arangije aravuga ati niba ari wowe papa w'aba bana, ati gira vuba we n'abana bawe mupfukamire uyu mwana mumusabe imbabazi kuko ntabwo muzi umwana mwakubise uwo ari we. Akana karangije karavuga ati cyane rwose, ati nibamfukamire bansabe imbabazi ubundi nanjye mbababarire ndabareka bigendere mu mahoro. Ako ngako ni agasuzuguro. Mr Parker aravuze ati ati ngiye n'abana banjye dupfukame. Andy nawe yaravuze ati rwose ntabwo twapfukama, ati ikindi kandi ushobora kuba utazi papa wanjye uwo ari we. Mr Parker yabajije umwarimu ati ariko se wa mwarimu we ni gutyo rero abanyeshuri? Ati si iyo uhana abanyeshuri uhana abanyeshuri ugahana n'ababyeyi babo. Mwarimu arangije abaza Mr Parker ati none se wowe ubundi wabuze abana bawe uyu mwana bakubise uwo ari we? Ati wabuze agaciro k'ababyeyi b'uyu mwana? Ati ahubwo niba mudashaka guhura n'ibibazo cyangwa se abana bawe bakaba bakirukanwa, ati mugire vuba mupfukamire uyu mwana mumusabe imbabazi vuba ababyeyi be bataraza kuko ababyeyi be nibaza biraza kuba bibi. Mr Parker yahise amubwira ati mu by'ukuri byaba bibabaje niba ari gutyo rero abana, ati abana b'abakiruka bafata ukwabo ndetse n'abo bakinuka bafata ukwabo. Akana karavuze ati aba bana nta nubwo ari ubwa mbere rwose, ati basanzwe banyiyenzaho. Runa arangije aravuga ati ahubwo se wavuze ko ari wowe utiga ndetse uhora utoteza n'abandi bana bakubita ubita ngo nabo mu bakina. Mr Parker yabwiye abana be ati muhumure rwose mwabana mwe, niba yabibakoze ibyo ngibyo ntago azongera kubibakora, ati ndaza kumenya neza yuko bamuhanye. Mwarimu yaravuze ati ariko se wa mugabo, ati nta nubwo bugira ugatinyuka ukavuga guhana uyu mwana, abana bawe ari bo bari mu makosa, ati gira vuba ahubwo upfukamire uyu mwana umusabe imbabazi. Ati ariko si byo ni kukubwira urimo kumva ndi gukina.
Mr Parker aramubaje ati ariko ubundi uri mwarimu ki? Ati urakiye kuri iki? Umwarimu nawe araje amubwira ati ahubwo uri muntu ki? Ati udatinya umuryango wo kwa ba Claire. Ati waba uzi ko uyu mwana ababyeyi be bafite aho bahuriye n'umuryango wo kwa ba Claire cyangwa se mama wavuka mu muryango wo kwa ba Claire? Ati abo bantu waba uzi abari bo? Andi arangije aravuga ati none se uri kuvuga gutyo papa wanjye we waba uzi uwo ari we? Na Rona nawe arikiriza kandi koko twana ibyo turi kuvuga nitwo uyu mwarimu abaye amenye uyu mugabo uwo ari we nawe yamutinya. Abana baravuze ati ntabwo muzajya mukomeza kwitwaza ibyo ngibyo muturenganya ngo iwacu turi abakene, kandi burya natwe ntabwo turi abakene. Uwo ni Andi. Barakwereka muri ako kanya Regina ndetse n'umugabo we bahise baza aho ngaho ndetse bazanye n'undi muyobozi wo muri icyo kigo. Ubwo Mr Parker nawe yarahagaze aho ngaho ari kurebera uburyo abayobozi bo muri icyo kigo rwose bari kugenda bacinya inkuru kuri Regina ndetse n'umugabo we Joshua, bavuga ati mu by'ukuri mutwihanganire kuba ababyeyi bakoze amakosa ndetse n'abana babo, atari ko bari buze gupfukama basaba imbabazi ndetse barasaba imbabazi n'umwana wanyu, kandi natwe dusaba imbabazi kuba bahohoteye umwana wanyu. Barakwereka Joshua yahise abwira utwana turi hano ati ni mwebwe nanone? Ati nanone ni wa mushoferi uhora uteza ibibazo. Uyu mugabo mwibuke bamuzi nk'umushoferi. Barakwereka bahise bamubwira ati ariko ubundi kubera iki buri gihe? Ati we n'urwana rwawe muhora mwiyitirira Mr Parker. Ati mwaba muzi Mr Parker uwo ari we, muzi uburyo yabica mu buryo bworoshye. Ubwo na mwari muri hano yatangiye kubaseka. Mr Parker arangije abaza abana bati mwabana mwe mumeze neza? Barakwereka Regina yaravuze ati ariko se ubundi gute twasanze bakiri aha ngaha, kubera iki mutigeze mubasohora? Umugore uri hano nawe yahise asaba imbabazi ati mu by'ukuri mutubabarire, ati turugiye guhita tubasohora ndetse nta nubwo bazaguma muri iki kigo. Ati cyane rwose ataba abana mu birukana ubundi abana babatindi gute babonye amafaranga yo kwishyura aha ngaha. Barakwereka Mr Parker yari yumiwe yumvise ibyo bari kuvuga aha. Arangije abaza abarimu ati ariko se wa mwarimu we wowe ni gutyo rero abanyeshuri? Ati hano muri iki kigo cyanyu abakire mu barera ukwabo n'abakene mu kabarera ukwabo. Ati wari uzi ko udakwiye kuba waba umwarimu? Narimo arangije avuga ati ubundi se wowe urinde wo kuba wanyaka akazi kanjye ko kuba umwarimu? Ati wowe ntacyo uri cyo hano ndetse n'abana bawe ntacyo bamaze hano kuba twabirukana, ntacyo byahombye ikigo cyacu. Mr Parker aramubwira ati mu by'ukuri ati ibyo bintu wakabaye ubyicuza ndetse nta nubwo ukwiye kuba wakitwa umwarimu. Barakwereka hano Joshua byari byamurambiye byari biri kubera aha ndetse na Regina ubona ko bafite kwiyemera cyane, babona uyu nguyu ari umutindi nta n'icyo bakavuganye nabo. Mr Parker nawe yari amereye nabi umwarimu uri hano. Umwarimu uri aha ashaka no kuba yamukubita avuga ati ariko ubundi urinde umenyera, wowe ushinzwe ibiki kuba wavuga ku kazi kanjye? Barakwereka Joshua yaravuze ati ariko se ubundi babasohoye aha ngaha gute bakiri aha? Barakwereka uyu mukobwa nawe yahise ahamagara abasekirite, akana karangije kaza imbere ati none se mushaka kutubabaza twe na papa wacu? Joshua yahise yitegereza akana arangije aravuga ati ariko wacyana we, papa we katari umuntu gute utinya kuza imbere utinyuka kuza imbere yacu ukavuga ngo tugiye kubasohora mwe na papa wanyu? Akana karangije karavuga ati ariko ubundi wabuze papa wari we? Ati kandi murambi gusubiramo mubwira ko papa ari we Mr Parker? Ati rimwe uzabimenya kariwe. Umugore hano arangije aravuga ati mbega akana kiyemera. Ati ariko se wakana we ntabwo wishimiye ababyeyi bawe abari bo ku buryo mwiyitirira umukire? Ati ubundi mwaba muzi Mr Parker muri kuvuga kejo ubundi azashaka mukuru wanjye? Ubwo uyu n'uyu mukobwa Regina uri kubivuga, icyo atazi nuko Mr Parker bari kuvuga ari uri imbere yabo. Ati nahimbwa y'umushoferi iri imbere yacu, ati rwose nta kintu imaze ndetse nta nubwo yabatabara ubu ngubu, mugiye kwirukanwa mutahe mu rugo. Barakwereka Joshua rwose yakomeje gutuka umugabo, atuka n'umwana we. Arangije abwira umwana we ati wacyana we kitagira ababyeyi, ati ubutaha abantu bakuru niba bo bavuga nuko ajya ubasubiriramo. Uko batuka umwana we Mr Parker nawe umujinya ugakomeza umwica. Regina ndetse na Joshua barakomeje rwose babwira nabi Mr Parker ndetse n'abana be. Mr Parker bigeze aho ngaho biramurenga. Arangije abaza Joshua ndetse na Runa, arangije abaza Andi ndetse na Runa ati rero Andi we na Runa, igihe cyose abantu bazajya bababaza mutazajya mutinya kuba namwe mwabishyura. Ati rero niba umwana bakoreye nabi, ati namwe muzajye mumwishyura, muzajye mwirwanaho cyane cyane wowe Andi uzajye wita kuri Runa mushiki wawe. Andi arangije abaza Runa ati Runa, wumvise noneho impamvu nahamagaye papa? Ati cyane rwose, ati papa niwe mugabo wa mbere, ati ikindi kandi ntacyo badutwara ari hano. Barakwereka Joshua rwose yahise yegera imbere. Arangije aravuga ati noneho wa mushoferi we, ubu ngubu nta rindi jambo turi buze kuvuga, byaba byiza usohotse aha ngaha narakumerera nabi cyangwa se bakagusohora nabi, weho niba ibyana byawe. Barakwereka Joshua kimwegera, Mr Parker yahise amufata mu ijosi aramuniga cyane. Arangije aramubwira ati ariko se ubundi urabizi yuko nanakwica ntihagire umuntu ukumbaza wowe? Joshua rwose yumvise umwuka utangiye guhera,
arangije aravuga ati ni sawa noneho ati reka tubyoroshye. Barakwereka mwarimu yarumiwe kubona ba bakire be yari yizeye barimo kubaniga. Yahise abwira abasekirite ati mumwegere mu musohore. Abasekirite nabo bakiza Mr. Park uri hano rwose zino kurwana, yahise abakubita bose bagwa ku ruhande. Kumbe barakwereka Claire nawe yaraje aho azasakuza cyane avuga ati ariko se nibiki biri kubera hano, ati muri gukora ibiki? Regina arangije aramubwira ati mukuru wanjye, ati rwose uyu mugabo w'umushoferi ati yashatse guhohotera umwana wacu. Bibuka ko Claire uyu nguyu yamaze kumenya ko uyu Mr. Park ari uwa nyawe. Barakwereka yahise akubita murumuna w'urushyi avuga ati gute utinyuka koko kuba wavuga umugabo wanjye gutyo, ati nta soni ufite? Mr. Park yarikanze hano kubona agakobwa kaje kamwiyitirira. Uyu nawe araje avuga ati none se ushatse kuvuga ko uyu nguyu ari we Mr. Park? Mwarimu nawe yahise yikanga, wibuke bose hano bamubwiye nabi ndetse nta nubwo bibaye rimwe, bamaze igihe kinini cyane ibingibi babikora. Barakwereka muri ako kanya Joshua nawe yaravuze ati nimumbwire ko rwose iyi mbwa y'umushoferi yaba ariyo Mr. Park. Akivuga gutyo Claire nawe yahise amukubita urushyi avuga ati n'undi munsi rwose uzajya umenya abantu usuzugura nabo wubaha, ntabwo umugabo wanjye wakabaye umwita icyo kizina. Barakwereka rwose Claire yatangiye kwigira umwana mwiza kuri Mr. Park. Wibuke ni imipangu ye kuva yamumenya, yavuze yuko agomba kumureshya ndetse agakora n'ibishoboka byose akamwangisha Zoe. Mwibuke ko mu kanya twasize ari no gupanga we n'abakozi be avuga ngo sinzi ibyo bari buze gukora biri buze gutuma uyu nguyu Mr. Park yanga Zoe. Barakwereka aba bose bahise bagira ubwoba bavuga ati niba ari we Mr. Park rero ati mureke dupfukame twese dusabe imbabazi. Bahise bapfukama n'ubwoba bwinshi cyane. Akana kabo karangije karababaza ati none se papa uyu na mama muri mu biki? Ati wa mwana rwose pfukama, ati ntabwo uzi umuntu tumaze iminsi twitwaraho nabo waribo. Barakwereka rwose hano bagize ubwoba bwinshi cyane. Akana barangije barakabwira ati rero barabana guhera uyu munsi ugomba kujya ubatinya, ati barabana ni aba Mr. Park. Barakwereka Joshua ndetse n'umugore we n'umwana wabo batangiye gusaba imbabazi rwose bamutakambira bavuga ati Mr. Park mu by'ukuri turakwinginze, ati tugirire impuhwe, habayeho kutamenya, ntabwo twigeze tumenya yuko ari wowe. Andi nawe yatangiye kuvuga ati ati noneho se nyuma na nyuma muramupfukamiye murimo kumusaba imbabazi ntagakira imbwa y'umushoferi. Mvuku na kana nako katangiye kubaninura na Karona nako kakamufasha kuba babaseka. Mr. Park yahise avuga ati rwose sinyeneye kumva muntera impuhwe ndetse sinyeneye no kumva ayo magambo yanyu y'ubusa, ati musohoka ngaha sinyeneye no kubareba. Wa mwarimu nawe wabwiraga nabi Mr. Park amubwira ati ntukiyitire Mr. Park ntabwo uzi uwo ari we ndetse we nta n'icyo uvuze kuba wabura aha ngaha n'ibyana byawe, kuba muvuye aha nta kintu twahomba. Yahise amwegera arangije amubaza ati koko ati umwarimu nkawe ugakora ikintu nk'iki, ati se abana bose niko mubafata, ati abana bose niko mubarera? Mwarimu rwose byari byamurenze ariko uzengerera yikubise hasi asaba imbabazi atera n'impuhwe nyinshi cyane avuga ati mu by'ukuri ati ndabinginze Mr. Park mumbabarire, ati ntabwo nshaka kubura akazi kanjye, ati ndabinginze mungirire impuhwe. Mr. Park yabonye umwarimu uri aha ngaha ari kugenda amwegera amutera impuhwe, ariko yakibuka uburyo uyu mwarimu rwose yareragamo abana avuga ati uri uwo mu bakire uri uwo mu bakene. Arangije aramubwira ati mu by'ukuri nta mpuhwe ukwiye kugirirwa, ati nta nubwo wongeye gukenera kwigisha, ati nta n'ahantu na hamwe uzigera wongera kwigisha muri iki gihugu, ati kereka nuva muri iki gihugu ugashaka ahandi ujya kwigisha, ati naho ubundi we ntabwo ukuriye kuba waba umwarimu. Umwarimu yakomeje atakamba atera impuhwe ko barakwereka Claire nawe yahise aza aha ngaha rwose arangije aramukubita ati gute watinyuka koko kurobanura abana? Gusa wibuke ko ibi byose Claire ari kubikora kugira ngo uyu nguyu Mr. Park amubone neza cyangwa amufate neza, ariko nanone utirengagije yuko uyu Claire nawe amaze igihe kinini yitwara nabi kuri Mr. Park kuko atarazi uwo ari we. Barakwereka mwarimu yahise ava aho ngaho arirukanka, Claire amwirukanye. Claire arangije asigara hano rwose ari kumwifatishaho avuga ati mu by'ukuri mugabo wanjye umbabarire ko natinze. Mr. Park arangije amubwira ati mu by'ukuri ndekura ntabwo ndi umugabo wawe. Barakwereka Claire yahise yigira ka Andy arangije avuga ati mu by'ukuri agombe kuba ari wowe Andy, ati njyewe ndi mama wawe, ati mbega ukuntu uri akana keza. Andy arangije amubwira ati wowe ntabwo uri mama wanjye, ati njyewe mfite mama wanjye kandi mama wanjye yitwa Zoe, ati rero nta hantu ahuriye nawe, ati rero ndakwiyamye wa mugore we, wumva akana gato karaha. Claire arangije avuga ati ariko ni njye mama wawe, ati urabona naruta Zoe koko, ati urabona wangereranya na Zoe? Andy arangije amubwira ati mu by'ukuri nutinyuke no kuba wavuga mama wanjye, nta hantu mwahurira ndetse nta n'ubwo musa. Umugore uraha yakomeje ashuka akana akabwira ati mu by'ukuri ni njye ugomba kukubera mama wawe, ati ni njyewe mwiza, ati kandi mama wawe ndamurusha n'ubwenge. Akana kahise kamura mu rutoki kamubwira ati wa mugore we ntiwongere kunkuraho, ati aka kanya se uhise wibagirwa uwo uri we?
Luna nawe arangije aravuga ati yegura, atugomba kumenya yuko utaruta mama wacu. Claire rwose zamwumiyeho, yabonye abana bamwihakanye ndetse abona na papa w'abana amwihakanye. Barakwereka muri ako kanya Zoe nawe yahise avayo, reka azasange noneho Claire yarazi nk'umugore wa Mr. Parker ari kwinginga umugabo we. Zoe yaje yitaye ku bana babaza ati mwabana mwe mumeze neza? Ati akazi mu by'ukuri kari kambanye kenshi, wibuke n'uyu nguyu wabishyizeho, uyu nguyu Zoe baze kumuha akazi kenshi. Karuna kahise kamubwira ati mama, ati rwose ntugire ikibazo, ati Mr. Parker yatwitayeho, atabari bari kuduhohotera bose abadukijije, ndetse noneho twamaze kumenya neza ko uyu nguyu ari we Mr. Parker. Akana kagiye kubivuga, Mr. Parker yahise agapfuka umunwa. Wibuka ko Mr. Parker uri hano nagashaka ko uyu Zoe ahita amenya uwo ari we. Zoe yarikanze kubona akana kagiye kuvuga ibintu, Mr. Parker kagapfuka umunwa. Mr. Parker arangije akabwira ati wakana we, ati mama tugomba kubanza kumuhisha ko ari njye Mr. Parker wa nyawe. Ati yahita arakara tumubwiye ko turi abakire. Akana karavuze ati okay, ubwo noneho tuzabimubwira ikindi gihe, ati reka tubimuhishe. Zoe yahise ababaza ati ariko se Luna, wowe na papa we muri kongorera n'ibiki? Ati ntabwo mwambwira ibyo muri kumisha byabereye hano? Ati n'ibiki wari ugiye kumbwira ukabicishika? Ati nyine nari ngiye kukubwira yuko Mr. Parker, ati rwose ni Batman, ati cyangwa ni ya ntwari yo muri filime imeze nk'agacurama, ati rwose ni intwari yadutabaye. Barakwereka hano rwose na Andy yahise amufasha avuga ati mu by'ukuri mama nta mpamvu yo guhangayika, n'ubundi papa yahashyitse kararadutabara. Barakwereka aho ngaho Zoe ariko nanone byari byamucanze, abona ibintu byose hano bidasobanutse, yibaza uburyo Claire yaba ari hano. Mr. Parker yahise amubaza ati none se ahubwo wari umeze neza? Claire arangije amubaza ati ariko se ubundi wowe Zoe ushaka iki ku mugabo wanjye rwose wamuvuyeho? Ati rata mugabo wanjye, ni ngombwa yuko ugumana na Zoe mu gihe rwose naje kandi mari. Barakwereka kimwiyegereza, Mr. Parker yahise amuhunga, arangije ajya kwifatira nde? Ajya kwifatira Zoe. Umukobwa uri hano rwose yabonaga ari guseba imbere y'umuntu yarazi ko akuriye, ariko nanone Zoe hano yari yumiye yibaza ati ariko se kubera iki kandi uyu mukobwa ari kwirukanka ku mugabo wanjye, habaye iki? Uyu nguyu sinzi ko ari umugore wa Mr. Parker. Mr. Parker yahise abwira Claire ati mu by'ukuri hano rwose ngewe n'abana banjye ndetse n'umugore wanjye ntabwo tugukeneye. Ati rero bibaye byiza watubise ugashaka iyo ujya, kuko rwose tugiye kwisangirira ibya saa sita. Akana nako kahise kungamo kavuga ati rero wowe wa mugore we, ati rwose ntaho uhuriye na mama wacu, atugomba kujya wicara ukiga kumureberaho, mama wacu nta wundi muntu n'umwe bahuje. Claire yabonye ari gusebera hano, arangije aravuga ati buretse, ati intambara yanjye n'ubundi nawe we Zoe niho igitangira, ariko wari gushozaho intambara nta kintu na kimwe azi mu biri kuba. Ese bya Claire ndetse na Zoe biraza kugarukira hehe? Ariko Zoe nanone na n'ubu ntabwo anyuzwe, yahise abaza umugabo we ati ariko se uriya mugore wa Mr. Parker gushakaho iki ko numvisha ari kukwita umugabo we? Ati none se uriya mukobwa bitewe n'ukuntu nawe uri mwiza, ati yaba yarakwikundiye akaba ariyo mpamvu ari kukwirukaho kuko uri umushoferi wa Mr. Parker? Barebe disi Zoe uri hano yimereye nk'akagoryi, nta kintu na kimwe abazi mu bijya mbere. Atekereje yuko umugore wa boss we ari kwiruka ku mugabo we kubera ko yuko umugabo we ari mwiza. Ati none se nuko nguko byaba bimeze cyangwa hari ikindi Claire yaba gushakaho? Barakwereka bahise bajya kwisangira ibya saa sita, ariko nanone nde Zoe hano ntabwo anyuzwe, nta nubwo azi ibijya mbere. Mureke duhure mu gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma ariyo finali, tureba ngo ibya Zoe ndetse n'uyu Claire biri buze kugenda bite. Bye bye, ndabakunda cyane.